uzabona Imana ukundi. Munyumve neza iki kiganiro rwose abacyumva abashaka kuzansobanuza nzabasobanurira kuko naho byabereye naho barabizi n'abaganga nabo tubiziranye nabo barabizi byabaye biba ku mugaragaro. Uti uri kwa shetani ntuzongera kubaho ukundi. Muri wowe sinzi nimba ndari ufite ubumuntu cyangwa umutima ukundi, muri wowe wumvaga bimeze gute ko numvishe ubumuntu? Numva ubwoba buteye ubwoba bwinshi cyane. Noneho numva ijwi rirambwiye ngo ubwo bahise bampereza impapuro 3 aho ngaho. Barambwira ngo izi mpapuro 3 ni amasezerano ugiye gusinya. Nusinya aya masezerano ateye neza. Hari ukutubera umukozi ukazasubira ku isi tugukoresha nk'umukozi wa Satani. Hakaba n'urundi rupapuro rwa kabiri ni wanga gusinya aya masezerano rurimo ko uzababarizwa hano ikuzimu. Urumva uzahaba nabi. Aturundi rwa gatatu turabigusobanurira wamaze gusinya izo ngizo. Noneho baragushyingura bahita banyereka urusororo. Banyereka urusororo bari gucukura ku irimbi. Umwuka niko ukora bahise banyereka ikirere cy'urusororo. Bavuga ati wahabonye hariya niho ugiye gushyingurwa mu kanya. Koko se bari barimo bacukura? Bariho bacukura nyine banyereka n'amazina yanjye ariyo. Banyereka n'umusaraba bamaze kwandikaho ngo Innocent Kayisire ngo wavutse igihe kiniki ngo atabarutse ngo afite igihe kiniki. Ati byose iwacu mu mihana Yes bantu banje nsubiye kubiyegereza abantu mukurikirana ibiganiro byacu. Nk'umuntu ushobora kuba ahuye n'iyi video aribwo bwa mbere nagusaba yuko wakanda subscribe hariya kandi like comment ni ibintu byiza dukunda cyane. Yes, kano kanya rero mbafitiye umutumirwa udasanzwe. Mbafitiye umuntu ugiye kubaganiriza, agiye kubaho ubuhamya, agiye kubabwira ijambo ry'Imana. Ndasaba buri muntu wese akora ibishoboka byose bishoboka agende yicara ahantu akurikirane buno buhamya. Nzi yuko bukugirira akamaro, nzi yuko hari aho bugukura bukagira naho bukugeza. So rero reka dutangire tumwegereza. Komera cyane. Komera cyane. Yes, nkuko nyine abantu babibona dutangira twibwirana, uratangira wibwira abadukurikiranye. Amazina yanjye nitwa Innocent Kayisire. Hiyongeraho izina ry'umurimo w'Imana. Evangeliste ndi umuvugabutumwa. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Mfite umuryango abana 6. Ndetse n'abandi bana 4 nabo ndera mu rugo. Turi umuryango mugari mu rugo. Imana yaduhamugisha. Mutuye hano cyangwa se wenda mbere mwari mutuye hehe? Mbere twari dutuye mu Rwanda. Nyuma twaje kuva mu Rwanda dushikira aha ngaha. Ubu dutuye hano muri Nairobi, Kasarani. Yes, uvuze ko uri pasiteri. Ndi evangeliste, ndi umuvugabutumwa. Evangeliste na pasiteri buriya ku bantu batabisobanukiye batandukanye gute? Evangeliste ni umuvugabutumwa w'ubushake, umuvugabutumwa utagira umupaka. Ariko umupasiteri ni umushumba Imana iba yaragije intama rimwe na rimwe akaziyoborera mu rusengero. Rimwe na rimwe ntanazite ngo ajye kuvuga ubutumwa hanze. Ariko ba evangeliste bo bazenguruka ahantu hose, bazenguruka isi mu kimwe n'aba missionnaire bavuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ese bashyirwaho n'itorero cyangwa wenda no muhamagaro runaka w'Imana? Ni umuhamagaro w'Imana. Ndetse n'itorero naryo rijya rifata abafite uwo muhamagaro rikabasengera bagatangira kuvuga ubutumwa mu itorero ndetse no mu yandi matorero muri rusange no hanze muri rusange.
ni ukuvuga ngo evangeliste yemerewe kuvuga ubutumwa ahantu aho ari hose nta mupaka w'idini runaka cyane rwose tuzenguruka mu madini yose mu matorero apfa kuba amahame yayo yemeranwa n'umwuka uturimo hose tuvuga ubutumwa bw'Imana. waba waratangiye nko kuba evangeliste nka ryari maze imyaka 6 mvuga ubutumwa bwiza. Ni nabwo nakijijwe neza, nibwo ninjiye mu butumwa neza, ntangira umurimo w'Imana muri icyo gihe. Urakoze cyane. Rero mu by'ukuri twafashe umwanya kuza kugushakisha. Hari amakuru twumvise, amakuru twifuza yuko waza yatuganiriza. Tugize amahirwe turakubonye, wenda hamwe n'abadukurikiranye twifuzaga yuko wenda watubwira amakuru muri rusange makeya y'ibyakubayeho cyangwa se y'ibyo wabonye. Mbere yuko tuvuga amakuru cyangwa se tukavuga ubuhamya, reka tubaze dusenge Imana kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro. Nibyo byiza kandi nibyo by'ingenzi. Mana, turagushimiye kuri Imana nzima, tugushimiye kuri Imana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, izina rikomeye, izina rifite ubutware n'ubushobozi. Uwiteka, turagushimiye kuri Imana, tugushimiye kuri umwami w'abami, nta wundi mwami uzagusimbura, ni wowe mwami w'abami Data. Amasanga turagushimiye rero ko Uwiteka Mana twakiriye abashyitsi, waravuze ngo nitubona abashyitsi uzabasabira umugisha. Uri Imana ishobora byose, duhuje nabo. Mana, hari ikiganiro tugiye gukorana aka kanya, ni kuri channel yitwa Iwacu mu Muhana. Mwami Imana yo mu ijuru ikora ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cyo kuvuga Imana, ikiganiro cya gospel cyo guhamya ko Yesu ari umwami. Rero Data, uyobora iki kiganiro kugira amagambo agikorerwamo abashe kugera hakura abantu, abashe kugera n'ahageza abantu. Kandi Data Nyiringabo, nsabye umugisha kuri channel kugira ngo uyagure, kuko Imana yagura, kuko ije gukwirakwiza ubutumwa ku isi yose. Urakoze kuri Imana rero, bane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nk'uko wari ubimbajije rero, ari inkuru mwumvishe ivuga ku kiganiro ntanga, ivuga ku butumwa mvuga n'ubuhamya ntanga. Mwifuza ko twabigeza ku isi yose. Abura dukunda itangazamakuru cyane, kuko ryagura ibyo rivuga bikagera ku isi yose, byaba ari ibya gospel, byaba ari n'ibindi muri rusange. Uyu munsi rero mbahaye ikaze aha ngaha, niho ntuye mu rugo nk'uko mwabibonye. Nuko mwasanze abandi badahari, ariko wenda mu kanya barabashyitse, ariko mwiyumve mwikaze, dukorane ikiganiro mwisanzuye, mwumva muguwe neza. Murakoze cyane. Yes. Nk'uko rero wari ubimbajije, ndi umuvugabutumwa nyine nk'uko nabivuze mbere. Hari aho Imana yankuye, hari n'aho mpagaze ubu ngubu. Niyo mpamvu ndi kuvuga Yesu ko ari umwami. Ubundi navukiye mu Rwanda ngewe, mu karere ka Rusizi nk'uko nabyanditse. Mvuka ndi umwana nk'uko n'abandi bose bavuka. Mvuka mu rugo rw'abantu bakijijwe. Mbaho navutse muri 77 ngira ngo. Ndakura ngeze muri 89 ndabatizwa mu mazi menshi mu itorero rya Pentecoste. Njya mu murimo w'Imana, njya muri korali ndaririmba. Bigeze mu mwaka w'1994 mu gihugu haba intambara, haba genocide yakorewe Abatutsi. Byabaye ngombwa ko rero nisangamo nanjye muri icyo gikorwa, nsanga ndi imfubyi, ababyeyi banjye bose baricwa. Birangora cyane, tuba mu buzima bugoye cyane, tubaho turi imfubyi, ariko Imana iturindiramo muri ubwo bupfubyi bwacu. Imana iturindiramo. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bawe bapfuye muri 94? Ba data bapfuye muri 94. Mama ararokoka, nanjye turarokokana. Mama niwe wapfuye nyuma ho gakeya muri 2015, ariko ababyeyi ba data bose na ba data wacu ko bakurikirana bose barishwe ku itariki 14 na itariki 15. Abandi mu bavandimwe bawe? Abavandimwe banjye nabo bari barokotse, ariko twavukaga turi abana 6, turokoka dutyo. Ba data nibo bishwe bose. Asante. Rero muri iyo ntambara yabaye igihe cy'amezi 3, mujya mubyumva iyo bari kwibuka mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko yamaze igihe cy'amezi 3, iminsi 90.
nabaye muri ubwo buzima rero bwo kwisha, kuba mu mashyamba no mu bihuru. Impamvu mbishyize ku mugaragaro, ubundi najyaga mvuga ubuhamya ngahera inyuma mvuga igihe nakirijwe, ariko simvuga imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye nkiri umusore, nkiri umwana muto w'ingimbi. Imana rero yarandokoye, irandokora ndi muri ayo mashyamba. Mu butumwa nanditse ndibuka ko hari igihe nageze maze iminsi 14 ntarya, ntananywa, nta n'amazi yo kunywa tubona. 14 iminsi 14 amenyo yarafatanye, tuba ahantu mu isenga y'amabuye. Nuko igihe kimwe mbwira Imana, kuko nari nzi ko Imana itakibaho, twabonaga imirambo, imivu y'amaraso itambuka, tukavuga ko Imana itakibaho. Urumva nari umusore ukwije imyaka 17, nari ingimbi, umwana w'umusore ukibyiruka. Nampakana Imana, ndavuga nti Imana narakuririmbiraga ariko ntukibaho, naragusenze ariko ntukibaho. Kuko wenda ntakuciye mu ijambo, mu igihe cya 1994 wowe no gukizwa turetse byo kuvuga ni muri korali, mbega wowe kumenya Imana byari ku rugero rungana iki? Kumenya Imana, urumva umwana w'imyaka 17, byari ukumenya Imana wigishijwe n'ababyeyi, ukamenya Imana bijyanye n'inyigisho zo mu rusengero, ariko utaramigera ku rwego rukomeye nko kuba wavuga ubutumwa ukaba umuvugabutumwa. Icyambere ukiri umwana, nakoraga imirimo ijyanye n'imyaka yanjye, ariko nkunda Imana cyane, ko mama yari umukristo cyane. Ikindi navuga nuko mama wanjye yari umukristo usenga Imana cyane. Yavukaga mu muryango w'abantu basenga Imana cyane, rero yari umukristo wadutozaga gusenga Imana. Nuko muri icyo gihe rero cya genocide niho nari ngeze. Iyo minsi 14 ishize mbwira Imana, ndabibwira nti Imana, niba ukiriho duha amazi yo kunywa. Nabyanditse mu gatabo nanditse gafite page 13, uretse ko kaziyongera. Ndavuga nti Imana, shaka uburyo wampa amazi yo kunywa, kuko umubiri wari warumye, twarumagaye tudafite kubaho. Nuko Imana iranyiyereka, niyo mpamvu iki gice cy'ubuhamya nakigarutseho. Ako kanya nagiye kubona mbona imirabyo iratse hejuru mu kirere, ngiye kubona mbona imvura iraguye. Ako kanya nkibivuga Imana yaranyeretse imvura iragwa, ariko kandi twari tumaze iminsi nk'icumi nta mvura, nta n'igitonyanga. Imvura iragwa, dukata ibintu by'amateke, turareka, ntacyo kureka twari dufite. Turangije turanywa amazi yo hejuru y'imvura, turanywa, inyota irarangira. Turangije turoga, iratunyagira, twoga muri ubwo buryo bwo kunyagirwa. Turangije tugubwa neza, imvura irongera irahita, turongera dusubira twari twishe, dushima Imana. Imana rero nyiyeretse mu buryo bukomeye muri ako kanya, mu bintu ntakekaga, nongera kubona ko Imana iriho. Ubwo buzima rero twabubayemo muri icyo gihe, kugeza ubwo genocide ihagaritswe. Ndarokoka n'umuryango, abo twari turokokanye bakeya mu muryango. Nuko dusanga mu rugo hari amatongo, nta mazu yari akibaho, amatungo yose yari yariwe, ihene, inka zose zari zariwe, intoki zatemaguwe, umusozi wari amatongo, intumbi zikiri hejuru aho ngaho, n'izaba papa zari zikiri aho ngaho zitarahambwa. Nuko tugarutse tubura iyo dukwirwa, dusanga abo baturanyi bacu nabo basanga nk'aho bakora ibyo, dusanga nabo barahunze bagiye muri Kongo. Nuko duhagarara ku musozi twenyine gusa. Nigira inama rero yo kuzamuka mu mujyi wa Kigali, niho twahuriraga abantu bajya gushaka imibereho n'ubuzima. Ngeze i Kigali, Imana ikomeza kubana nanjye. Twagiye tudafite ababyeyi, tudafite inshuti, tukiri na batoya. Umuntu yaragendaga akararaho bwije, karara naho ugeze, kandi igihugu cyari umusaka, nacyo na Kigali yari umusaka. Nuko ariko Imana ibana natwe. Ndi kuvuga Imana kubera ko nabanye nayo muri ubwo buzima, kandi mbana nabwo Imana irankiza muri ubwo buzima. Aho ngaho muri Kigali nibwo twagiye duhurira n'abaturutse hanze, na ba marume babaga muri za Kongo, bari bashyitse i Kigali. Dutangira kubana mu miryango twese, batangira kuduhumuriza, dutangira kubaho twiyumvamo ko turi abantu, twongera gusubirana ubuzima. Rero nihuza cyane, twakoze imirimo itandukanye, ariko
gahunda yo gusenga itangira igenda igabanuka kuko twumvaga amajwi atubwira ko kwinjira mu nsengero bitakigezweho, kwinjira mu nsengero nta mumaro, kuko insengero zari zariciwemo abantu benshi. Twumvaga ko insengero z'imibirizi za kiliziya ziciwemo abantu, tena tukumva rimwe na rimwe n'abo twasenganaga barabikoze, barishe, duhurwa kwinjira mu nsengero, bituma tugwa, tuva mu byizerwa, twibagirwa Imana. Iyo ngeze aho ngaho naribagirwa, nibutsa abantu ko imbere y'Imana nta rwitwazo, imbere y'Imana ntihagire uzitwaza ngo kanaka yakoze icyaha none cyambujije gusenga Imana. Umuntu wese azabazwa ibye nitugera mu bwami bwo mu ijuru. Sinongeye kwinjira mu rusengero, najyaga njyamo gake cyane nka rimwe mu mwaka, bitamfasheho, numva ntanabikunze cyane, ariko Imana indindira muri ibyo ngibyo. Imana ijya ibasha kurinda abantu mu byaha, ikabarindira mu byo barimo, ntibagire icyo baba. Wenda ntaguciye mu ijambo, hari ukuvuga ati njye namaze igihe cyane ntajya mu rusengero, wenda ariko hari umuntu uraho, hari no kuvuga ati ntabwo najyaga mu rusengero koko naragiye mba umupagani. Burya hari umupagani, hakaba n'umupagani wo mu rusengero. Njye nabaye umupagani wo mu rusengero, nkajyayo rimwe na rimwe mu gihe numva binjemo gusa bidafite umumaro. N'ubu ngubu hari abaza mu rusengero gusa ari ukurangiza umugenzo, hakaba n'abaza gusenga Imana bafite ikibazanye, bari bumva banyotewe n'Imana n'ijambo ry'Imana. Njyewe nazaga gusa numva ntanyotewe n'ijambo ry'Imana. Najyaga muri Restoration Church Kimisagara, kuko numvaga nkunze Rehoboth Ministries gusa ku ndirimbo zayo, ariko ndakunze ijambo ry'Imana, ntanakunze insengero. Nasohokaga mu rusengero ngahita ninjira mu kabara ako kanya, ngahita nkomeza ubusinzi. Nibutse abantu turi kumwe bari kunyumva ko nakoze ibyaha byinshi bifatika, ariko cyari gikuriye ibindi byose nuko nanywaga inzoga nyinshi, nari umusinzi ufatika, hamwe ntibuka amakesi y'inzoga nanyweye cyangwa se imodoka z'inzoga nanyweye. Nari umusinzi urenze urugero. Imana indindira muri ubwo businzi, sinapfa ngo ndimbuke, nuko mbaho muri ubwo buzima. Tukiri aho, wenda nakubaza akabazo kamwe. Hari abantu benshi bitwaza ngo kunywa gakeya ngo ntabwo byabuza umukristo gusenga, cyangwa se ngo kunywa ko ushoboye. Wowe nk'umuntu nyine wazinyweye pe, uwo muntu n'icyo wamubwira? Namubwira ko twese niko twavugaga ngo kunywa gake ngo ntacyo bitwaye, ngo na padiri avuga ko ngo kunywa gake nta kibazo, ngo na Paulo yarabivuze ngo kubwinda yakunaniye. Ariko nagira inama abantu ko nako gake bashobora kukareka, kuko iyo unyweye ukenera guhaga. Kunywa gake ntibishobokera abantu, iyo byashobokeraga abantu bakabishobora, ariko ntibishoboka, kuko ikigaragaza ko uhaze nuko ikigaragaza ko wumvise umerewe neza nuko uhaze, kandi guhaga no kuba unyweye byinshi bifatika. Rero nanjye natangiye vuga ngo nzajya nywa gake, ariko birangira mbaye umuntu wo kunywa kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Rero bimbana birebire, mba umusinzi, mba umuntu udasobanutse, mbyibuha umubyibuho udasobanutse, kandi ngasinda ntarya, kandi ubusinzi bukwinjiza no mu bindi byinshi. Iyo usinze ujya mu busambanyi, iyo usinze ujya mu bujura, kuko wifatanya n'abajura. Si ngombwa kujya gutobora amazu, ariko ugirana ikiganiro n'abajura nawe uba uri umujura. Ugirana ikiganiro n'indaya n'abasambanyi, nawe Imana ikubara nk'umusambanyi. Bivuga ngo rero icyo gikundi cyose kirimo ibyo byaha byose uba urimo bikora. Ubwo nyine warasengaga udakijijwe, niho wari ugeze umbwira ati nasengaga gake? Nasengaga gake, nibyo mbwira abantu kugira ngo usenga asenge, udasenga nawe ntasenge, yo kuba akazu yazi. Kubera ko njye ninjiraga mu rusengero, naguraga Bibiliya ziri ku muryango, bazicuruza ku muryango, nasohoka nkongera nkayisigamo, kuko nabaga ngiye mu kabari ako kanya, ntabwo nari kubona aho nyishyira mu kabari, nkayisiga ku rusengero nkongera nkajya mu kabari. Nasengaga umutima uri gutekereza ngo nihe bakinguye mu kabari Nyabugogo Kimisagara, numva umutima ari huri rinye kuri telefone abantu, nuko telefone iri gusona, bambaza ngo bimeze bite, ntinagiye gusenga, bati gusenga bive muze dukomeze umurimo wacu. Urumva ntago biba byoroshye cyane. Abantu bari mu rusengero bavuga ngo banywa gake ngo ntacyo bitwaye, biragitwaye cyane, kuko hariya niho Satani ikorera cyane. Ntago iba yifuza ko waguma mu nzu y'Imana kugira ngo urokoke, ahubwo Imana Satani bayumva ko utagomba no kubamo.
rero nasigaga bibiliya ku muryango nkongera ko nari mfite amafaranga nari mfite akazi nkavuga nti nzagura indi bibiliya nta kibazo agenda nkinjira mu kabari nkongera ngakomeza urugendo rwo kunywa ngasinda bikomeye cyane ariko muri ubwo buryo Imana yantumagaho abantu benshi kandi mubaha abahanuzi hari abantu bamwe bemera abahanuzi hari n'abatabemera ariko nge narabemeraga nubwo nari umusinzi kuko nigeze gusenga kandi navukiye mu gakiza Imana yantumagaho abantu ikambwira ngo Innocent ati naraguhamagaye uranga wavuye mu byizerwa wankoreraga umurimo uri umwana wari umuririmbyi wari umunyamasengesho none ibi byose warabiretse ibuka ko nakurokoye mu ntambara abandi barapfa ariko warasigara none iki gihe ndagukeneye va mu byo urimo ungarukire narangiza nkavuga nti ibyo ari byose ntabwo ndi umwicanyi nta muntu nishe nta muntu naroze nta n'icyaha mfite gifatika nkabwira Imana ntigenda ibyo gushaka abandi bantu bafite ibyaha bikomeye ntimundeke njye numvaga ndi inyangamugayo kubera ko no ku musozi barantoraga mu buyobozi busanzwe iyo bavuga inyangamugayo nanjye nisangagamo ariko imbere y'Imana ntabwo nari inyangamugayo nuko nkabwira abahanuzi nkabwira nti rero nari menyere ko abahanuzi ari abantu bashaka amafaranga abantu baza gushaka uduceri ngakora muri tiruwari mu kazi nakoraga nkabahereza ku dufaranga nkabwira nti mugende n'ahandi mujye gushakishiriza ahandi ngewe iby'Imana ntabwo nzabisubiramo nsuzugura Imana cyane ku mwaka natumwagaho intumwa n'abahanuzi zirenga 20 umwaka umwe gusa abantu utazi kandi ubwo buzima nabubayemo imyaka 20 Imana intumaho abantu yantumyeho abantu baturuka mu mpande zose zibaho Imana ikantuma bavuye gusenga ku musozi ikabaha nimero zanjye za telefone ntawe bazibajije nkabona barampamagaye gusaba kambwira ngo si wowe Innocent Kayisire utuye mu mujyi wa Kigali Imana yaguhaye akazi umeze neza none wibagiwe ko Imana yakurokoye nuko nkababwira ngo telefone yanjye muyikureho ntimuzongere kumpamagara muzashaka abandi muhamagara nkababwira ngo Imana ntabwo iyoboye ibyo nkora nanjye izazi nyibwire niko nababwiraga nkabwira nti kandi niba mukeneye amafaranga niba mukeneye icyo kunywa muzaze mbagurire ariko iby'ijwi ry'Imana sinshaka kubyumva imyaka 20 yose mu gihe cy'imyaka 20 nsuzugura Imana iza kumbwira ati noneho rero ikibigutera cyose nshobora kuba maze kukimenya naracyitegereje nuko naguhaye ubuzima bwiza nkaguhereza akazi nari mfite akazi keza umuntu muri Kigali wahembwaga umushahara ugera ku 200 by'amanyarwanda kandi ngahabwa na déplacement ngahabwa na communication ngahabwa na restaurant saa sita urumva umushahara wari kugenda ukagera nko mu 400 kandi muri kiragiye kandi bimpa nta n'amashuri mfite amashuri makeya nize ariko Imana igibasha kuzamura umuntu ikamuzamura no mu byo urimo ititaye nuko uyihemukira Imana ni inyembabazi cyane Imana ishimwe cyane nuko abahanuzi bose ndabangira Imana irambwira ati ako kazi rero ngiye ko gukuraho n'imitungo yose umaze kugeraho yose nzayikwaka ariko nkubone uri mu nzu yanjye Imana nkomeza kuyisuzugura irongera intumwa irambwira ati noneho kandi nubyanga nimara gutwara ibintu n'akazi nzakora no ku buzima bwawe nkore no ku mubiri wawe uzankorera nabwo uri mu kagare ugendera mu kagare nabwo ndangije ndasuzugura nkomeza gusuzugura Imana mbese nyine nasuzuguye Imana ku rugero ntazi rufatika wenda nkubaza akabazo gatoya nk'iyo umuhanuzi yazaga akakubwira ikintu nk'icyo giteye ubwoba akakubwira ati akazi kawe ugiye kukavanwaho bizakugeraho ukumva urinangiye muri we wumvaga bimeze bite kutagiraga ubwoba ngo wikange kubera rimwe na rimwe kubera ibintu tuba twaranyuzemo urumva twaciye mu nzira ndende nari nageze ku byiza ku kazi ariko narabanje gucupurika narabanje gukubitwa narakoze akazi kabi agashoboka kose naragakoze urumva nari imfubyi ndafite umuntu n'umwe ndeba rero nari meze nk'umuntu wihebye noneho ikindi mpura n'ibibazo by'intambara mera nk'uwahambutse mbese nari meze nk'umuntu udafite ikintu cyo gutinya noneho nkanareba n'abantu ngasanga ku isi atari ngewe Imana yakagombye kureba cyane kuko nabonaga bicaye nkabona barafunze muri za gereza nkabona abajura barirwa barasa abantu nkabona abarozi ngo barirwa bica abantu nkavuga nti se ubu ni ngewe icupa nkabona icupa nta kintu ritwaye Imana nkanayibwira nti wa Mana warigena afataga mitsingi nkayifunga nti wa Mana iri cupa rigutwaye iki
hanyuma ntiri cupa ubona rigukoze iki none hari igihe nafataga amafaranga ku buri wa gatanu murazi ko haba gahunda yo gusaba abantu bamugaye abantu bafite ikibazo cy'ubukene hari igihe nafataga amafaranga nka 20 nkavunjisha igihumbi nkajya guhereza abantu bamugaye nibwira ko ndi gukorera Imana nkabwira Imana dore ndi gufasha abamugaye ndafasha imfubyi n'abapfakazi iri cupa rigutwaye iki nkumva nanayitsinze ubundi narangiza ngakomeza nk'inywera nuko ariko mbwira abantu ntabwo nabaga nyitsinze ahubwo ni ubuntu bwayo yanyihoreraga ijambo ry'Imana rivuga ngo murabikora nkabihorera mukagira ngo mpanye namwe ariko igihe nikigera nzabibashyira imbere y'amaso yanyu rero ibyo ngibyo byose uko Imana agiye bimbwira byarasohoye reka mabwire ko ibyo byasohoye igihe kimwe cyarabaye nari umuntu ukundwa mu kazi cyane nakoraga mu rubyiruko rwarankundaga rugenzi rwanjye abakoraga za transport abatwara za moto tubakopa za moto dukorana n'abahinde batanga za moto nuko abantu bakankunda cyane naravugaga rikijyana ijambo rikijyana nabashaga kubwira abantu muri stade abantu 10,000 bakumva icyo mbabwiye mu gihe nka za polisi cyangwa se ba meya bari guhangana nabo ariko nyine narababwiraga bakanyumva nuko ndangije Imana irambwira ko kari akazi n'igikundiro ninjye nabiguhaye ariko byose nzabigukuraho igihe kimwe rero nisanze najya ku kazi ngasanga abantu bose barakaye ngasanga abantu barakaye sinzi aho biri kuva ngasanga aba boss banjye dukorana batangiye kunyanga batangiye ndinjira muri office bagakinga mbese nababaza ntibyagenze bite nabo ntibabone igisobanuro nawe utazi cyabaye nanjye ntazi cyabaye nuko nkabaza ntese habaye iki ko mbona muri kunyanga bimeze bite bagatangira kutampamagara mu manama akomeye bagatangira kuntangira amaraporo mu buyobozi bukuru bwa leta mbese ibintu bitangira kuba birebire ariko bisobanutse ko ari icyo Imana yari yarabivuzeho ko nari narabibwiwe inshuro ntazi umubare wabyo byabaye ngombwa ko nisanga igihe kimwe ndirwanirira cyane mu kazi ariko nisanga igihe kimwe akazi kahagaze muri 2013 urumva akazi nene nakagiyemo muri 2007 muri 2007 imyaka 6 akazi nkavamo muri 2013 muri 2013 rero ariko ubwo hagati aho ngaho tuzabivuga mu kiganiro kirambuye naho nagerageje kwirwanirira cyane urumva nari umupagani ntangira kwinjira abantu bajya kundangira ngo njye mu bapfumu njye guhangana mu kazi ibyo byose myinjiramo ariko ndabwira abantu bari kunkurikira ndabwira isi iri kunkurikira ko umuntu wese ujya mu bapfumu umuntu wese ujya mu bakonikoni abantu bamwe baciye umugani ngo iby'abapfu birirwa n'abapfumu nanjye ndabahamiriza ko nta kintu cyiza cyo mu bapfumu kibaho wo kubwira ngo azaguha urubyaro azakurya ubushobozi bwose abukurangizeho ariko nanjye niko byagenze najyagamo ngo barimo barahangana no ku kazi barimo baramfasha ngo sinzave mu kazi ariko byarangiye finaloma akazi nkavuyemo. Wagiye mu bapfumu? Nagiye mu bapfumu njyanwa n'abantu baranjyana urumva sinari impazi bakambwira ati tugende kugira ngo bira bibazo ufite mu kazi tuzakubwirira abantu bagufashe kubirwanya. Wenda gatoya abapfumu wabagiyemo harandi makuru yabo wabagiragaho ubazi byaje gute kuvuga ngo ujye mu bapfumu wari umuntu usenga wari ufite n'urugo wenda hari kugira ngo uri umuntu mukuru utekereze wemeze kujya mu bapfumu byaje gute? Hari igihe bavuga ngo yamagara atewe umusamaye n'undi agasamaye icyo gihe mu kazi habaye intambara zikomeye cyane zo kundwanya bifatika inzego zose zibyinjiramo mu kazi kanjye ariko bikuruwe n'ubwo buhanuzi narabwiwe ko yari umugambi w'Imana nge simbyiteho noneho abantu barambwira bati wowe ngwino tukujyane tujye kukwereka za Kibungo iyo ngiyo hari abagabo b'abapfumu yigezeyo baguha imiti waba uyifite muri ofisi za nama b'abantu bawe bakwangaga bakagukunda bashakaga kwirukanisha mu kazi ibintu bikarangira nuko ndavuga nti reka tugende ibyo ari byose urumva narasengaga ariko nasengaga gakeya kandi nasengaga ntari umwizerwa ntari imbere y'Imana itanyemera kujya mu bapfumu rero nari mbyemerewe numvaga nabyemerewe kuko sinari umukristo ndagenda rero ngezeyo nukuri amafaranga ndayabaha ayo babaga bifuza ndayabaha ariko ndababwira ko nta kiza cyo mu bapfumu ibyo byose amafaranga bayamazeho n'akazi ndangije ndakabura nk'uko Imana yari yabitegetse.
ubwo ni ukuvuga ngo mu bupfumu niho ibintu byatangiye kuyoyokera. aho niho byatangiye kuyoyokera. Ubimbajije neza cyane kubera ko hari abantu bibaza ngo ese ibintu bibura gute mu bapfumu cyangwa babitwara bate, ko bataza kugurisha inzu yawe, ko badatwara imodoka yawe. Ifaranga rito ubaha cyangwa ishiringi rito ubaha bo barimurikira mu bwami bwabo bwa Satani. Noneho wowe ukisanga n'amazu yose n'imitungo yose byose byagiye. Hari igihe kimwe ku bantu banyumva neza nagiye nitwaje 200 kubw'ikibazo nari mfite, mvuga ngo ndayahabaha yose ariko ngume mu kazi. Nuko ngezeyo ntibayanyaka, banyaka 20 byonyine gusa. Barambwira ati tanga 20 byonyine gusa, ati uragoma mu kazi kawe. Nuko 20 ndabibaha, ndongera 180 bisubiza ku mufuka. Ubona n'abantu beza, ndavuga nti aba bantu ni n'abantu beza. Ari n'abandi bakurya yose, ari abajura bakwiba, hari n'inshuti mbi zikwiba zikayatwara yose. Nuko barambwira bati musore wazanye amafaranga menshi iri kuyasubizeyo, ayo ngayo yaraduhagije, abami bacu baraza kuyemera kandi baraza kugufasha mu kazi. Rero mbibutse ko ayutanze niyo ntandaro yo kubura ubutunzi bwawe. Kuko uba wicaye mu nzu zabo, mu ndaro zabo, intebe wicayeho ni izabo, bafite ibyo batongereyeho, umwuka uriho kuvuga bawutwaye nk'uko ndi kuvugira muri iyi mikoro. Ubwo nabo niba ari ibyo wavugiyemo batwaye umwuka wawe, amaraso bayatwaye, buri kimwe cyose ubutunzi bwawe bwose naho ngaho burangirira. Tutarenzaho, hari abantu bazi yuko abapfumu ni ibintu bakora nk'amaporogaramu bimeze nk'amaji. Abandi bakavuga ati koko buriya abapfumu bagira imbaraga, baba bafite imbaraga za Satani. Wowe nk'umuntu wahageze, icyiciro nagezemo ngewe ni icyiciro cy'abapfumu bafite imbaraga zitari maji. Bafite imbaraga ariko z'igihe gito. Satani ajya atanga imbaraga ariko imbaraga zirangira. Nibutse abantu banyumva ko imbaraga zitarangira ni imbaraga za Yesu Kristo w'i Nazareti, ariko izindi imbaraga zose zirarangira. Imbaraga zose zijya zishira, baranazitanga bakakurwanirira igihe gito. Nk'ubwo ninjiyemo natangiye intambara ari mu kwezi kwa 7, ariko birangira akazi nkavamo mu kwezi kwa 2. Ayo mezi yose habaga inama buri munsi yo kundwanya, ariko bakagerageza gusa n'abandwanirira. Imbaraga zabo ziza kurangira, icyo Imana yavuze gishyirwa mu bikorwa. Rero byarangiye akazi nkavuyeho. Ndibuka umuyobozi umwe mu nzego za leta yarampamagaye, arambwira kuri telefone, arambwira ngo hari inama iza kuba, ngo sinze kurushya abayobozi. Nuko kuko inama zacu zazagamo abayobozi ba polisi, abayobozi b'umujyi wa Kigali, abayobozi b'amakoperative. Nuko umuyobozi umwe mu bakuru b'igihugu arambwira ngo iyi nama iza kuba uyu munsi, ibyo baza kugutegeka uze kubyemera. Arambwira ngo niba gusaba ko wegure, kuko niba ukorera abaturage ibyo abaturage bashaka aba ari ibyo uza gukora. Nuko byabaye ngombwa ko rero inama iba, noneho norohereza ubuyobozi, ndababwira nti uyu munsi neguye, mbese nacyuye imihoho, ntabwo nzongera kuyobora abantu. Ariko umutima n'ijwi rirambwira ngo ninjye Imana ibishyize mu bikorwa ibyo navuganye nawe. Ako kanya urabyumva? Ndabyumva. Ijwi ryaje mu mutima rirambwira ngo ninjye Uwiteka ukoze bya bindi nakubwiye. Navuze ko akazi kazahagarara, ninjye ugutegetse kwegura, ni nanjye ugutegetse kuva mu kazi. Nta zindi imbaraga wakoresha zisumbye imbaraga zanjye. Nuko akazi nkavamo gutyo, ndataha njya mu rugo. Birumvikana ko winjira mu buzima bubi, wari umenyere kuba mu buzima bwiza. Ku musozi abantu baravuga, wari umukire yakennye, wanywaga yiguriye none byanze, atangiye gusabiriza, atangiye kuvumba. Ubwo buzima mbubamo. Imana ikomeza kuntumaho, irambwira ngo ibya mbere birarangiye, ariko nutanyumvira n'ibya kabiri nabyo bigize gute, nabyo biraje. Ibi mbabwira ntabwo nahamagaye itangazamakuru cyangwa ntimwumvishe ibyanjye ngo nze gutwika bya niba bavuga ngo gutwika. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni ukugira ngo ubwami bw'Imana buhabwe icyubahiro, kugira ngo abantu bose bamenye ko Imana dusenga ibaho kandi n'Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Urumva, ni ako kazi nisanze ntakikarimo. Imana irongera imbwira gutyo, imbwiye gutyo sinashyira ubwenge ku gihe ngo sabe Imana imbabazi ndebe ibya mbere ko bibaye, nindangiza wenda nihane. Hari abantu bamwe n'ubu bari mu nsengero bumva ijambo ry'Imana bakihana, basohoka n'ubundi bakongera bagasubira muri bya bindi.
nanjye niko byagenze sinarebye ko Imana inkuye mu kazi nakomeje wa mwuga wanjye nkomeza n'ubundi kwibera umusinzi nkomeza kwibera umuntu udasobanutse Imana ikomeza kuntumaho none irambwira ngo rero igikurikiyeho igiye kuguca amaguru nurangiza ujye ugendera mu kagare. ubwo ibyo ni umuvugabutumwa wakubwiye cyangwa ni umuvugabutumwa Imana yantumwagaho abantu bagaturuka iburasirazuba abandi bagaturuka mu mujyi wa Kigali abandi mu burengerazuba impande zose z'isi zose Imana yabantumyeho. tugiye gucika amaguru irambwira ati amaguru ugiye kuyacika ujye unkorera noneho uri mu kagare. nabwo nsuzugura Imana ndabibwira nti ntabwo Mana nkwiriye gucika amaguru akazi waragatwaye twara ibyo ngibyo ariko iby'amaguru byo numva nta mpamvu yabyo kuko ntabwo ari njye muntu mubi cyane kuri iyi si niko nayisubizaga Imana buri gihe nuko Imana irambwira ati nutabikora rero nabyo nzabikora nkuko nakoze ibya mbere. ngira ngo n'urwenya nari naratangiye akazi ko kwishakishiriza mfungura ka atelier gasudira nuko igihe kimwe mu gitondo ngiye ku kazi umuhanuzi yari yarabimbwiye nibwo nakoze nkora agisida ikomeye cyane nisanze igufwa ryacitse ry'akaguru agacikiramo hano karatandukana burundu. impanuka y'imodoka ni impanuka ya moto urumva nari mfite atelier umuntu arambwira nyine umugambi w'Imana inzira z'Imana zirenga igihumbi aho Imana inyuza ibintu byayo byose urumva Satani araza akagusaba kugira ngo ashyire mu bikorwa iby'Imana yakuvuzeho nuko Satani nyine yashyize mu bikorwa iby'Imana umugambi w'Imana nkuko yari yasabye Yobu. nuko nanjye mu gitondo mpamagarwa n'umuntu arambwira ati nsanga i Remera hari komande yari yarampaye kugira ngo njye kuyirangiza ndamubwira nti numva ntameze neza arambwira ati tega moto uze wihute cyane na moto ndi buyishyure. nuko nateze moto mbwirwa umumotari nkamubwira ni ihute cyane njye nabwiraga umumotari ngo yihute cyane igihe cyageze urupfura rwihutisha cyane ni wowe ukora komande y'urupfuka rwihutisha cyane nakomaga umumotari mu bitugu nkamubwira ni iruka cyane niba yagenderaga mu 100 bongere igende mu 120 kugira ngo singere amafaranga. nuko nagiye nk'ibirometero 2 byonyine gusa nshiduka numva moto iri mu kirere nta kintu twagonze nta muntu twagonze nta modoka twagonze twebwe twashidutse gusa moto yarenze umuhanda nisanga moto nigaragura na moto inanirwa kwizimya umumotari wari uriho imujugunya nkariya noneho moto iransigarana njyenyine urumva umumotari ntiyarakenewe ni njyewe wari ukenewe. nuko abantu baza kuzimya moto yanga kuzimya kugeza ubwo akaguru kose gacitse moto iragaca moto imaze kugacibona kuzima igikorwa cyayo kirangije. nuko abantu baraza baranyegura bahita banjyana mu bitaro ngeze mu bitaro bya Masaka irananirwa njyana mu bitaro by'i Kanombe nuko njya kuryama i Kanombe nahavuye mu gihe cy'amezi 3 ndibwa amanywa n'ijoro. nuko mu byago no mu makuba tujya dusenga Imana tugasenga amasengesho bita amatakira ngo mujya muyumva. nagiye nsenga Imana cyane nkambwira nti Imana sinzongera kubikora Imana ngiza urwaye watangiye kwitekereza ndi Kanombe akaguru kamanitswe igihe cy'amezi 3 ntarabona umudokiteri bakamwanga ari South Africa undi bakamwanga ari muri Amerika kuko kariko aravunikiye ahangaha nta muntu n'umwe wari wemerewe kuza kukubaga ahangaha ni ahantu hagoye cyane. nuko aho dogiteri aziye arambaga amaze kumbaga igihe cyo gutaha kiragera mva mu bitaro ariko mbibutse ko kuva mu bitaro byambanye ikibazo gikomeye cyane kuko ibitaro byanyishyuzaga hafi miliyoni 6 z'amanyarwanda ndafite n'igiceri murumva ko nari naravuye mu kazi. nuko birakomera cyane biba ngombwa ko abantu banshyira inzu ku isoko ngo bayigurishe kugira ngo mbone ubwishyu bwo kwa muganga. ariko Imana ijya yumva gusenga ijya yumva no gusenga kw'abanyabyaha nta kintu na kimwe Imana itajya yumva. wenda se hari nk'umuntu ushobora kubona akavuga ati se yacitse ukuguru gute kwavuyeho cyangwa barabaze barakuvura barongera igufa ryaratandukanye rimaze gutandukana biba ngombwa ko bashyiramo tije barariteranya kuko ryari ryavunikiyemo imbere barariteranya bamaze kuriteranya mvamo ariko muganga ambwira ko ntazongera gusoma ku nzoga kundi aramwe nisoma ku nzoga ntirizaterana. Imana rero yaje kunyishyurira ya mafaranga reka mbabwire ko nisanze Imana yanyishyuriye za miliyoni 6 ntagurishije inzu ijya yumva gusenga kw'abanyabyaha iyo igufiteho umugambi. Imana yanyishyuriye ya mafaranga ndangiye nsohoka mu bitaro inzu yanjye itagurishijwe ngera mu rugo amahoro.
ku kindi kintu ngeze mu rugo amahoro nari mfite randevu y'imyaka 2 yo kuzasubira mu bitaro. Ngeze mu rugo rero reka mbabwire igitangaza cyabaye. Abantu bose abataransuye mu bitaro, inshuti zari zaranyibagiwe zose ziragaruka ziza kunsura. Abantu bose no bagarukana kunsura za nzoga, baza bitwaje amakese ya mitsingi, amakese ya primusi, baraza bararunda iwanjye inzuruzu. Barangije bakora igitaramo gikomeye cyane, ngo bari bazi ko napfuye none nazutse. Biba ngombwa rero ko noneho batangira kongera kunywesha za nzoga aho nabaga ndyamye mu ntebe iwanjye. Numva umutima urambwiye ngo navunitse igufwa, ngo ntabwo ari umwijima ndwaye, ngo nta nubwo ari n'umutima ndwaye, ngo ninywere, ngo nta kibazo, igufwa ngo bizaba uko byakabaye. Nongere nibutse abantu nuko tugora Imana, tugahora mu nsengero dusenga Imana, ariko tukongera tugasubira mu byitubuza buri munsi. Kabone nubwo yatubabarira, kabone nubwo yatugirira ibambe, nubwo yaduha n'ibyo kurya ikaduha n'amazu, ariko turongera tukayigomera. Uko niko abantu babayeho muri iki gihe. Nanjye nageze mu rugo nongera nibagirwa ko Imana inyishyuriye miliyoni 6, ndongera n'ubundi nsubira mu byaha. Ndongera ntangira kunywa, noneho nitwa umusinzi wa Beki, umusinzi w'imbago, umusinzi wa Beki. Abantu bose noneho bakantangarira ati dore umusinzi w'imbago nyine ncumbagira n'imbago, ncumbagira n'icupa, noneho ndagenda ndahinduka. Urumva nta n'amafaranga nari mfite, ibintu bibi cyane. Ntutekereze ko dogiteri yakubwiye ati nunywa inzoga igufwa ntirizahura? Buriya tuba mu isi y'umwuka kandi n'isi y'umwijima. Satani ni umugome cyane, aragushuka ntiwibuke yuko ari kukuroha, ntiwibuke yuko uri kujya mu nzira yo kurimbuka. Ubu gusa abantu bose bazarimbuka kandi barabwirwaga, ariko nibarangiza ntibumve. Nanjye niko byagenze rero. Byabaye ngombwa ko nongera ndakomeza nibagirwa ku by'Imana yari inkoreye, nk'uko abantu ubu ngubu bari kujya mu bapfumu bakagaruka no mu nsengero, kuko abantu bari gusengana ibiheko mu nsengero kandi hari ibyo Imana yagiye bakorera. Uko niko rero nanjye byagenze, nongera asubiramo muri ibyo byaha. Imana irambwira ati noneho rero ibyo navuze ngiye kubishyira mu bikorwa. Akaguru ka mbere karacitse, ugiye gucika yose, kandi nudacika yose noneho Satani azakwiba. Iki ni igice cya nyuma ngeraho cy'ubuhamya cy'uko Satani yanyibye. Satani yaranyibye abishyira mu bikorwa. Mbwira abantu ngo abantu bose bapfa ntabwo ariko Imana ibibahamagaye. Hari abari gupfa Satani bibye ikabatwara, hari abatambaho igitambo abantu bakagenda cyane. Abakomeye muzabibona, abantu bakomeye, abasitari, abahanzi, birakorwa cyane. Ibyo byose narabibonye n'amaso yanjye. Byabaye ngombwa ko noneho rero muri cya gihe cy'imyaka 2 umuhanuzi azarambwira ngo noneho Satani agiye kukwiba. Ntabwo uciye mu ijambo uvuze ati abantu bakomeye, hari amakuru arimo akwirakwira, umuntu bita Yago n'abandi bakomeye hariya mu gihugu cy'u Rwanda, bivugwa ko ngo Satani yabasabye. Ibyo bintu bihuriye n'ibyo ugiye wari uvuzeho? Birahura cyane kuko ntabwo abantu bose bapfira igihe Imana yateganyije ko bapfira. Kimwe nuko ibintu bibaho byose si uko Imana yarabiteganyije ku bantu. Ntabwo Imana yavuze ngo tuzabeho turi ba kajorite, ntabwo Imana yavuze ngo tuzapfe turi ingimbi. Imana ubundi twagombye kurama tukajya mu mva turi nk'imiba y'inka nk'uko Bibiliya bivuga. Ariko rimwe na rimwe tuva mu byizerwa tugateshuka, twamara guteshuka Satani igahita ijya kuturega imbere y'Imana. Yagera imbere y'Imana ikavuga ngo ko wakundaga nyiri iki kinyamakuru iwacu mu mahana, ko uvuga ko ari umuntu w'Imana, ariko none dore ibindi yakoze uyu munsi. Dore uyu munsi yari ari mu kabari, dore uyu munsi yari ari kumwe n'umugore, dore uyu munsi yari ari kumwe n'indaya. Uyu none haracyari uwawe. Imana rero nta santima igira buriya. Iyo bibaye ngombwa nyine Satani arakwiba akagutwara. Abantu benshi rero barimbuka muri ubwo buryo. Warumbajije uti rero birashoboka ko hari inkuru imaze iminsi icikana ati Yago, nanjye nagiye nyisoma ku mbuga nkoranyambaga. Birashoboka cyane ko Satani ashobora kukwiba akagutwara ukarimbuka ntubone n'akanya ko kwihana. Kuko nanjye byambayeho. Inkuru ngiye gukurikiza, ngiye kubabwira kano kanya, ni yuko Satani yanyibye kandi inyiba ku mugaragaro mu bitaro by'umwami witiriwe Faisal. Abantu barahurura biteguye gushyingura, ariko Yesu Kristo niwe wangaruye, Yesu niwe wanzuye. Aka niko gace tugiye gukurikizaho. Abarakwibye rero uburyo yakwibye. Urumva ko umuhanuzi yari amaze kumbwira ngo uzibwa na Satani nutihana. Arambwira ati shaka abakozi b'Imana bagusengere wature maze noneho ugarukira Imana. Ndamubwira nta kibazo nzabikora. Mbwira abantu ngo ibyo ugomba gukora ugomba kubikora ako kanya.
igihe cyawe ni iki cya none akana atareje. Haleluya. Reka mbwira abantu banyuma ngo igihe cyabo ni iki ngiki ejo sahawe. Yabimbwiye nicaye muri sari wanjye arangira aravuga ati ndigendeye muhaye n'itike yanga kuryemera umuhanuzi aravuga ati mwamenyereye ko mudaha amatike ariko Imana yambujije uyu munsi Imana irambwiye ngo nutihana uyu munsi Satani agiye gutwara. Nagize ngo ni ibintu bya kera, nagize ngo ni ibintu by'inzagihe bya kera. Mufite uburyo buhamye muzagenda mubushyira mu mapariti ariko ni icyo kiganiro kirarambuye cyane. Hari byinshi nagiye simbukamo. Tukigendeho basi kizaba ariyo part 2. Noneho ndamubwira nti nta kibazo nzashaka abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bagira bate banyatuze. Bukeye mu gitondo nari mfite rendezvous yo kujya muri Faisal. Urumva ya myaka 2 yarishyitse yo kuzasubira kwa muganga. Ngeze muri Faisal nagezeyo dogita reka mbabwire inkuru ibabaje cyane. Satani yanduza abantu cyane ikabatesha agaciro cyane. Nageze imbere ya dogita wanjye ikintu cya mbere abanje kumva yumvisha umwuka w'inzoga nyinshi cyane, muhumura inzoga nyinshi cyane, arababara cyane agira agahinda gakomeye, atekereza ikibazo mfite n'umwuka w'inzoga mfite, tayari ahita abonamo ibintu bikomeye biri muri ngewe. Arambwira ngo nibansuzume, baransuzuma, bamaze kunsuzuma arambwira ngo igufwa ryanjye rigiye kuzamo kanseri. Arambwira ngo rero ngo reka tabare akaguru kanjye ngo yari kuzajya ejo hanze ariko ngo ntabwo akigere ngo abanze atabara ubugingo bwanjye. Ariko sinkamenye ko byose bifatanyirizwa rimwe na wa mugambi wo kwibwa. Abantu ntibajya bisobanukirwa. Ujya mu bitaro urwaye umutwe wagera bakagushyingura bakavuga ngo yararwaye mu stress, imitsi y'ubwonko, hari izindi ndwara nyinshi abantu bari kuvuga bari gupfa kandi bavuye mu rugo bitwaye imodoka zabo ariko bagerayo bagahita babashyingura. Ndumva ibyo ngibyo muri comment uzabibona abantu benshi barapfuye. Nkunda kuvuga ngo Satani ikunda kwiba abantu bafite umumaro cyane, ikiba abastari bafite umumaro, bafitiye abantu benshi umumaro, nuko ijya ibigenza. Nanjye rero nisanze ndaye mu bitaro ntari nabiteguye. Nari nzi ko ndi bugende bakampa indi rendezvous ariko dogiteri arafatirana arambwira ngo ejo mu gitondo ninjye nzakubaga kandi dogiteri y'amagufa ukomeye ntabwo nagombaga kumucika. Ndamwinginga nti dogiteri wambabare ngatanga zagaruka ko nahise ntekereza bya bintu umuhanuzi yambwiye. Arambwira ati ntabwo utaha uyu munsi, ejo mu gitondo uzabagwa, ugomba kurara mu bitaro. Nuko mbwira umuntu wari uzanye, umushoferi wari unzanye, ndamubwira nti igendere ngewe dogiteri yangumanye. Bahise bantwara byose cyane banjyana mu cyumba baranankingirana baravuga ngo sinemewe no gusohokamo. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ni umugambi ukomeye cyane. Nuko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe cyose kirasohora. Mu gitondo cya kare babyutse banjyana kumbaga ariko ninjoro bazaga gufata ibizami abaganga bagasanga umutima urenda kunca mu kanwa. Bakambwira ati se wa mugabo ko bazwi ubwa kabiri ni iki kiguteye ubwoba? Nababwira nti nta kintu kinteye ubwoba ndakomeye ariko ibizami bikagaragara ko umutima ugiye gucika. Ariko ijwi ryarambwira ngo Satani agiye kugutwara. Ngiye nkavuga nti se arantwara gute? Ariko ngatekereza ko ninjya gukorerwa operation aribwo ari buntwariremo. Nuko ndavuga nti ibyo ari byo byose Imana iraza kundinda. Mu gitondo babyutse banjyana ariko nshaka ahantu nakwihanira ndahabura. Shaka umukozi w'Imana ahamagara ndamubura. Dogiteri arambwira ngo nta nubwo nemerewe gukora kuri telefone bare bayintwaye. Hari igihe tuzashaka aho kwihanira tuhabura. Panze ngo uzaba ushaka umuntu unsengera unyatuza. Nababwiye ngo ibyo ukora bikore kare ugifite umwanya. Bajya batubwira ngo ari igihe inzugi zizafungwa n'imiryango igakingwa abantu bakagira ngo n'urwenya ariko umunsi umwe buzakera ko byagenze. Nanjye niko byagenze. Nashatse uko mpamagara ndabibura, telefone sinari nyemerewe kuyikoraho. Shaka uwansengera ndamubura. None ndebye n'abaganga bari gusengera barimo aho ngaho nsanga nabo bifite imyizerere yabo. Shaka umupasiteri ndamubura. Nibuka ko ibitaro ndimo nibyitiriwe ngo Umwami Faisal kandi Umwami Faisal ntabwo nari nzi igisobanuro cyabyo. Sinari nzi niba ari n'umunyarwanda cyangwa umukongomani cyangwa se umurundi cyangwa umuzungu. Gusa icyo nari nzi cyo nuko nakurikiye amateka numva n'umwarabu nuko sinabicukumbura cyane. Rero mu gitondo naragiye nkorerwa operation. Dogiteri arambaza ati Innocent wakomeje kugira ubwoba ariko uhumure uri kumwe n'Imana, Imana iragukiza. Yari umudogiteri w'umudivantiste. Nuko ndatangira nkorerwa operation. Bakuragamo ibyari birimo kugira ngo bashyiremo ibishyashya kubera ko ibyo guterana kwigufa byari byaranze kubera kunywa inzoga cyane. Iyo nza gukurikiza amabwiriza ya muganga byari guterana. Nari mfite imyaka 38 bavuga ko 38
uba ugifite amahirwe yo kuba igufwa ryaterana rigakomera, ariko igufwa rirashwanyagurika kubera ubusinzi. ngira abantu bari kunywa inzoga ko ibyo bari kunywa ni ibyica umubiri, ni ibyica amagufa, nta mumaro byose birimo, bashatse babivaho bakabireka. Nikiri itangazamakuru riberaho tuvuga ibintu bibi byatubaye kugira ngo abandi bari mu nzira yabyo bivemo igihe cyabyo kitari byabaho. Byabaye ngombwa rero ko nsohoka mu bitaro saa 11 z'umugoroba, nterwa amaraso menshi cyane, hafi litiro 4 z'amaraso ko yari yanshizemo, ariko nsohokamo nda amahoro. Mbabwire ngo hari igihe ubona ari amahoro ariko bitari amahoro. Mbabwire ngo wihana niyihane kare igihe cy'igihari. Nasohotswe mujyana mu cyumba gisanzwe, ngezeyo baransura babona nta kibazo, nshima Imana, ndavuga nti Imana ibyo byose ninsohokamo nzahita nshaka umuntu anyatuze ansengere nihana ibyaha byanjye. Ku munsi wa gatatu kuko bafite ibyuma byumisha cyane, nasabye gutaha kuko nahoraga mfite ubwoba ko Satani azakora cya kindi. Rero byari saa 6 z'ijoro, tugeze ku kiganiro gikomeye cyane, abantu banyumve neza. Muri Faisal ntago bajya bagira abantu babarwaza, abaganga nibo bakirwariza cyane. Babwire ngo biriya bintu habonekamo n'ingorane nyinshi, umuryango wawe mutari kumwe, abantu bawe bakwitaho mutari kumwe, gusa n'iterambere ririho, ariko naryo iterambere rigendana n'ibibazo. Madamu n'abana bari bamaze kunsura saa 6 z'ijoro, bamaze gusubira mu rugo, bakimara kuva mu bitaro, nafashwe n'ikintu cyitwa isereri, umutwe utangira kuzungurira, mbona ibitaro biracuramye, mbona biracurukutse, mu minota mike nguhumbye no guhumura, mbona igitanda kiri kumanuka, nakebuka hasi mbona cyageze ku makaro, ngiye kubona mbona bya byuma byitsemo hasi, nuko numva isereri iraje, numva nzamuye akaboko karanga, nzamuye akaguru karanga, noneho mpamagara muganga. Ndabwira nti muganga we, ndataka cyane. Muganga araza, hageze arambwira ati nasubaye iki, ndamubwira nti numva birangiye. Nuko muganga nzanira kanini kamwe niko yantamitse agira ngo isereri irangire, nicyo naherutse. Nahise mva mu mubiri. Irindi jambo numvishe muganga nuko muganga yavuze ngo Innocent butahe ejo, none nawe yitabye Imana. Numva aranavuze ati se tuzavuga dute ko Innocent butahe none akaba apfuye. Numva bakoze inama n'ikiganiro gikomeye ndashaka gutangaza ku itangazamakuru, ariko byose narabyumvaga. Ari ukuntu bareba ko umuntu yapfuye bagafata ku jisho bakarirembuza bakareba, barareba, barapima mu mitsi, bafata inshinge hose barapima, batobara mu nda, basanga Innocent avuye mu mubiri. Ariko umuntu apfa yumva, umuntu ava mu mubiri yumva. Ndabwira abantu batari bapfaho ngo bumve ko nge byambayeho, kandi mfite abagabo bo kubihamya, abaturanyi n'inshuti barahuriye basanga muri Faisal n'abaganga bose barabyemeza, nuko mva mu mubiri. Reka mbabwire rero cyakurikiyeho mu kuva mu mubiri, nahuye n'ingorane zikomeye cyane nibwo nabwiraga. Ubundi niyo teme y'iki kiganiro, nuko nanze kumvira Imana, Satani kanyiba. Ntabwo ari bimwe byo gutwika, Satani yaranyibye, irantwara ku mugaragaro mu bitaro. Irantwara mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, hari saa 6 z'ijoro, nuko mba nagiye kubona mbona abagabo babiri. Mubona amayisikoti ukuntu aza amayisikoti yesikotinga perezida, ba bodyguard. Nagiye kubona mbona bodyguard ebyiri ziraje zirazamuka, abagabo b'isore babiri, umwe afata aha n'undi afata aha, barampagurutsa ku buriri. Bamaze kumpagurutsa barambwira ati haguruka. Hagurutse ndireba, ndababwira nti hoya naravunitse, ntinaramugaye. Barambwira ati ntago wamugaye, uri muzima. Nirebye mbona ndi muzima. Bumvishe ko ni roho bari batwaye, niyo bari guhagurutsa. Hari umubiri w'inyuma yupfa, ariko bakaba na roho y'imbere, ni roho y'imbere mu mwuka bari bahagurukije. Barampagurutsa barambwira ngo irebe neza urasanga nta kintu wabaye. Barambwira ngo buriya niko twari twakuvunnye, natwe twagukomerekeje. Barambwira ati rero ubu uri muzima kugeza mu kano kanya. Barambwira ati urabona utari muzima, nirebye koko nsanga ndi muzima. Barambwira ati haguruka rero twagiye. Ndavuga nse tugiye, barambwira turahamenyeshwa hageze, kakwa kundi bagutwara muri station ya police. Ubwo babaganga bari baguhagaze hejuru, ntabwo kirimo babo. Ntabwo nongeye kongera kumva amajwi yabo. No wenda naho wari uryamye. Naho sinongeye kuhabona, ahubwo nagiye kubona mbona nyine ndi muri sale irimo amatara y'umweru, mbona abagabo baraje baramfata, bamaze kumfata barambwira ngo twagiye. Bavuze ngo twagiye, hahita hafunguka intuze, escalier zirafunguka. Iyo mbivuga nongera nkabibona. Escalier zirafunguka, ngiye kubona ziriho amakaro y'umweru, turamanukana banshyizemo hagati.
baramanukana baranyihutisha cyane baranyirukankana cyane twamanutse esikariye nk'uwamanuka turangiza inzu nk'uwamanuka esikariye zirenga 50 nk'uwamanuka na esanseri ariko zo zari esikariye ko twarakataga tukakata kugeza ubwo numva nkanyabwira ati ndarushye nimumbabarire ariko barambwira ati tumanuke tugende turagenda tugeze ahantu tugera muri sale tugeze muri sale banyicaza kuri chaise hasi barambwira ati aho twari tugeze twahageze ndabwira ni saha ngaha niyo tugeze barambwira ngo ni mu bwami bwa Satani uko nyine live barambwira ngo twageze mu bwami bwa Satani ndatuza ndicara noneho uwo kuri reception yarambwira ati ni karibu mwahageze avuga mu mazina yanjye ati witwa Innocent Kayisire mwene kanaka na nyirakanaka iso yavukiye ahangaha na nyoko avukira ahangaha babisubiramo byose bavuga n'uduce ba data bavukiyemo iso yavukiye ahangaha nyoko avukira muri Kongo ahangaha mu Minembwe ahangaha muri Bogobogo wowe kwa nyirakanaka na sekanaka ibisokuru byanjye byose barabimbwira nuko bamaze kubimbwira barambwira ati rero ubu ntago bakubwiye ko Satani azagutwara nicyo kibazo cya mbere bambajije ndavuga ngo narabyumvise barambwira ati none rero twagutwaye nkuko turi kurebana amaso ku maso barambwira ati twakujyanye ujya urota ukabona uri mu kindi gihugu ugakora movement zaho ukazikarangira uko niko nanjye nabonaga bimeze ari ngewe nk'inzozi ariko byari ngewe nuko barambwira ati rero wanze kumvira Imana wanga no kumvira Satani uri hagati na hagati urakazuyaza uyu munsi twagutsindiye kuko twagusabye Imana irakuduha kuko wanze kumvira Imana ubu rero twagutwaye buri kuzimu ntuzongera kubaho ukundi hano uzongera kubona uzabona Imana ukundi munyumve neza iki kiganiro rwose abacyumva abashaka kuzansobanuza nzabasobanurira kuko naho byabereye naho barabizi n'abaganga nabo tubiziranye nabo barabizi byabaye biba ku mugaragaro uti uri kwa Shetani ntuzongera kubaho ukundi muri wowe sinzi nimba ndari ufite ubumuntu cyangwa umutima ukundi muri wowe wumvaga bimeze gute ko numvishe ubumuntu numva ubwoba bwinshi cyane noneho numva ijwi rirambwiye ngo ubwo bahise bampereza impapuro 3 aho ngaho barambwira ngo izi mpapuro 3 ni amasezerano ugiye gusinya nusinya aya masezerano ateye neza hari ukutubera umukozi ukazasubira ku isi tugukoresha nk'umukozi wa Satani hakaba n'urundi rupapuro rwa kabiri niwanga gusinya aya masezerano rurimo ko uzababarizwa hano ikuzimu urumva uzahaba nabi ati urundi rwa gatatu turabigusobanurira wamaze gusinya izo ngizo noneho ndababwira ngo numva ijwi riramwe ngo nimbabaze ngo isi yarangiye ntabwo nzi aho ryaturutse ariko mpamya ko ryaturutse mu ijuru kuko nabimenye nyuma ko yari ijwi riturutse mu bwami bwo mu ijuru nkiraha ikuzimu nari ntarasobanukirwa ko ari ijwi riturutse mu ijuru nuko ndababaza ntese isi yarangiye barambwira ati se utegereje ko usinya amasezerano ko isi yarangiye ati se niwo urangiza isi ko isi ari yacu ariko tuyiyoboye nuko ndababaza ntese Yesu Kristo yagarutse numvise ijwi rimbaza ngo nimbabaze ngo se Yesu Kristo w'i Nazareti yagarutse ndababwira ngo barambwira ati Yesu aba hano arambwira ngo nta nubwo ari umwe gusa ngo ni ba Yesu benshi ahubwo ngo bari hano ba Yesu ngo baba ahangaha ngo wowe Yesu uvuga ni Yesu ubuhe ko ba Yesu bose tubana ahangaha nuko ndababwira ngo kera mwumva ijambo navuze kera nkiri mu rusengero numvaga bavuga ngo impanda izavuga bakavuga ngo Yesu w'i Nazareti ngo azahagarara mu bicu ngo abapfuye bazuke mbisubiramo gutyo ariko ni ijuru ryari ribintegetse kuko ntabwo nari nkibyibuka kubivuga murumva ko nari maze iminsi nibera mu byaha ndababwira ngo numvise ko Yesu Kristo azagaruka agahagarara mu bicu abapfuye bose bakazuka noneho abandi nabo bakamusanganira bakiri bazima mu kirere ndababwira nti se Yesu yagarutse icyo gihe cyageze byabaye nuko barambwira ngo icyo gihe ntabwo cyabaye ngo nta n'ikizaba barambwira ati niyo mpamvu twakuzanye ahangaha kuko wananiwe gukorera Yesu ngo uzamusange ati none twamaze gutwara uburi mu bwami bwacu nitwe tugufiteho ubutware n'ubushobozi wenda ntaguciye mu ijambo n'abantu wabonaga nabonaga bambaye nkamwe
cyangwa abantu basanzwe cyangwa hari ukuntu nyine amashusho bayafata bakayagira ukuntu oya bya bindi by'amashusho bafata bakabigira amahembe bakagira gute oya nabonaga ari abantu bameze neza bambaye amakoti bamerewe neza bafite ubushobozi b'abakire banakomeye nuko ndaza no kuhagera kuko barabinyeretse byose barambwira ati rero icyaguha amahirwe nuko wasinya amasezerano tukabana barambwira ati nuyasinya turakureka muri bya bitaro muri Roi Faisal barabinyibutsa urahita uba muzima utahe nkuko wari ugiye gusezerera ariko nutayasinya baragushyingura irusororo bahita banyereka urusororo banyereka irusororo bari gucukura ku irimbi umwuka niko ukora bahise banyereka ikirere cy'irusororo bavuga ati wahabonye hariya niho ugiye gushyingurwa mu kanya kuko se bari barimo bacukura bariho bacukura nyine satani iragushuka irabyerekana byose urumva kandi n'usororo bahora bacukura urumva bahita bakwereka icyo kirere cyose bakavuga ngo ni wowe bari gucukura banyereka n'amazina yanjye ariyo banyereka n'umusaraba bamaze kwandikaho ngo Innocent Kayisire ngo wavutse igihe iki n'iki ngo atabarutse ngo afite igihe iki n'iki ati byose wabibonye tunabibonye n'abaganga nabo bamaze gusinyira urupapuro rw'uko wapfuye arambwira ati na madamu we n'abana baje nabo bari hejuru y'umurambo wawe nabo barabanyereka nabo ndababona mfite mbona umurambo wanjye muri Faisal mbona bawukoreho uruziga abantu bose muri iryo joro barambwira ati rero tukugira inama no gusinya ugasubirayo ukajya ukora tukagutuma mu nsengero ati wakundaga no kubyina mu tubyiniro tukagutuma abantu mu tubyiniriro abantu ukajya ubashuka ukabazana mu bwami bwacu none tugakorana nawe nuko numva iryo jiri rirambwira ngo rero babaze ngo Yesu Kristo yagarutse w'i Nazareti nuko baratsindwa barambwira ngo ba Yesu barahangaha reka mbabwire ko bambwiye ngo dore ba Yesu turabafite barabanzanira nagiye kubona mbona bakuyeho irido rinini cyane mbona habonetse icyayi kara kinini cyane none banyereka mbona ba Yesu baraje murabona abandi bakinnye filime ya Yesu mbona bose bari gutambuka bakambaza ngo n'uyu none nkumva ijwi riramwe ngo ntabwo ari we najya gutora ko nabonaga isura ari we nabonaga yambaye ikanzu na za nkweto za rugabire na ka gasakoshi mbese n'aya misatsi nkabona ni Yesu w'i Nazareti noneho numva ijwi riramwe ngo babwire ngo ndashaka Yesu w'i Nazareti barambwira ngo Yesu watewe icumu mu rubavu barambwira ngo bakwereke mu rubavu rwe ngo nusanga yaratewe icumu mu rubavu ngo araba ari we Yesu w'i Nazareti ndababwira ngo ndashaka Yesu w'i Nazareti watewe icumu mu rubavu barangije barambwira ngo Yesu ntawe uhari haleluya barambwira ngo Yesu ntawe uhari ngo ba Yesu bose barambwira ariko Yesu w'i Nazareti ntawe uhari nuko ndababwira ngo nibanyereke mu rubavu batinya kunyereka mu rubavu barambwira ngo abo ni ba Yesu bose ngo nibo twambaza ngo abantu benshi uzumva bari gusenga ku isi ngo burya ntabwo bazaba bari gusenga Yesu w'i Nazareti ngo bazaba harimo n'abasenga Yesu wahangaha nibutse abantu ko insengero basengeramo bajye bitonda cyane bumva amagambo akoreshwa bajye bumva umuntu uri gusenga avuga izina rya Yesu ryonyine gusa nta bindi bimenyetso ari kurenzaho azamenye ko harimo ikibazo ariko Yesu w'i Nazareti wabambwe ku musaraba igorogota agaterwa icumu mu rubavu ubu nibyo bihamya bimuhamiriza niwe nyawe nuko barambwira ati rero ubu ntawe uhari rido barongera bayisubizaho barambwira ati rero sinya amasezerano kuko tuzakugira umuntu ukomeye banyeretse abantu bakomeye banyereka ba perezida b'ibihugu amasura yose barayanyereka uhereye kuri ba perezida b'ibihugu bakomeye ku isi barabanyereka ba Obama bicaye mu ntebe bose barabanyereka barambwira ngo nawe nudusinya amasezerano tuzakugira umuntu ukomeye barambwira ati wakundaga n'igisirikare n'ubwo utagikoze ati twakugira n'umuyobozi w'ingabo ukomeye ubu na kano kanya byakunda nta kidakunda mu bwami bwacu ndababwira nti ntabwo nabishobora gusinya ndababwira ngo barambwira ngo n'abadogita babavura bakomeye ati bamwe na bamwe twagiye tubahereza ubushobozi bambwira abantu benshi nyine abacuruzi bakomeye bakananyereka amasura bagakuraho rido bakanyereka abacuruzi abapasiteri bakomeye bagira n'amasura banyereka abo muri za Nigeria n'abandi bakora imirimo n'ibitangaza bose barabinyereka nuko ariko bibutse ko abantu benshi bagiye gusaba imbaraga nkuko bivuga ntabwo wari ukubeshya kuko amasura yose nagiye nyerekwa amasura yose nagiye nyabona abantu bajya gusaba imbaraga nuko numva ijwi rirambwira ngo babaze ngo babwire ngo Yesu Kristo w'i Nazareti ntaragaruka barambwira ati se Yesu Kristo azagusanga ahangaha ndababwira nti Yesu Kristo azansanga ahangaha numva ijwi rirambwiye ngo ni kuzimu agerayo barambwira ngo ni kuzimu agerayo ngo nimpamirize iryo jambo aba ariko mpamirize iryo jambo numvaga ijwi riribimbye ndababwira ngo ni kuzimu agerayo barambwira ati ni ukuvuza ni kuzimu agerayo nti ati okay atubure tugiye kukubabaza niko bambwiye ngo bagiye kumbabaza ngo kugeza ubwo Yesu Kristo w'i Nazareti azaza kwankurira narabyemeye
ndavuga nta kibazo mumbabazi nzamutegereza. Nanga gusinya amasezerano impapuro zabo barazibika barangije batangira kumbabaza. Batangiye kumbabaza natangiye gutaka noneho wari wavuye mu mwuka hejuru amajwi atangira gusohoka muri Roi Faisal. Impamvu ubuhamya bwanjye butandukanye n'ubw'abandi nuko n'abaganga barabyumvise n'abantu bose bari bari ku nsengero barabyumvise amajwi yanjye atangira gutaka ntangira gusobanurira abantu bari hejuru. Ndababwira ngo nageze ikuzimu nibwe ndatangariza abantu bose basigaye hejuru ku isi bihane bahinduke kuko ngiyewe ndimo ndababazwa kuko ntakoreye umwami Imana. Ndabibasobanurira byose birasohoka muri Roi Faisal. Abantu bose barabyumva abafata amajwi barayafata uretse ko madamu yabuzaga gufata amajwi kuko ntiyari yizeye yuko ndibuze no kugaruka. Nuko noneho bakuraho umubiri batangiye gufata nabonaga icyuma cya rato bakinjiza rato niba mwarabonye rato ihinga mu mirima bakuramo utwatsi ari za rato twakoreshaga ku ishuri niba mubizi dukuramo ibyatsi nizo bafataga bakashinga mu mutwe gutya bagakuraho umubiri bagahita bawukuraho. Noneho ngataka cyane nkabwira nti abo hejuru nkabwira nti nimurebe umutwe wanjye bawukuyeho ariko bakabona nyine ko mahiti byari mu buryo bw'umwuka ariko bakambabaza cyane ndaribwa ndataka bifatika. Bagafata inzara bakazikuzamo ipensi bagafata ipensi bagashikuza inzara barangiza bakazishyira ku muriro bagahita bazirya bagahita bazihekenya. Noneho haza amoko y'abadayimoni menshi cyane yaje gukoma amashyi nkumva bari gukoma amashyi ngo dore waze gusinya amasezerano ngaho barakugose. Wegeze kumbaza ntese wabonaga ari abantu basanzwe noneho haje kuza andi moko y'abantu bameze nk'udukoko bambaye ubusa barambira ngo ni ingabo zabo. Naje gusobanukirwa ko ari izo ngabo zabo ni ingabo z'abadayimoni. Noneho bwabaga bwambaye ubusa bukaza imibiri bakayikuraho bagahita bawushyira ku muriro bakawurya nk'ureba. Noneho ngataka nkabibwira abantu muri Faisal nkavuga nti umubiri wose bawukuyeho bari kurya ni mu ntabare dore kuzimu nibo bari kunkorera ibi ngibi kandi icyo bari kubikorera ngo nuko nanze kumvira Imana. Nkabwira nti mwe abantu mwese muri aho ngaho ni mwumvira Imana mukizwe kuko ngiye byanjye byarangiye. Dore no mu kanya saa 9 bambwiye ko ndi bushyingurwe urusororo kandi n'abaganga mwabyemeje. Rero icyo mbasabye no kugira ngo abari hejuru cyane madamu n'abana ni mwihane muhindukire Yesu Kristo kuko ngiye byanjye birarangiye. Nuko umubiri bawukuraho bamaze kuwukuraho isigara ndi scrap ndamagufwa gusa. Narirebaga gutya nkabona umutima hari akadodo gusa. Abaganga nabo bananiye kwemeza ko byarangiye. Nanjye nakebuka nkabona akadodo umutima uri kurereta gutya uri kurereta. Mbibutse ko icyo gikorwa cyatangiye saa 6 z'ijoro buracya ndi muri icyo gikorwa ndi kubabazwa saa 6 z'ijoro zo kuri Faisal. Buracya mu gitondo kugera saa 1 kuva saa 1 kugera saa 6 ndi kubabazwa gutyo. Abandi nabo madamu bari guhamagara pasiteri abantu bose basenze byanze amasengesho yarangiye. Noneho banyereka isaha y'urushinge saa 9 barambwira ngo saa 9 nizuzura baranshyingura urusororo. Ndabitangaza nayo nti saa 9 muraba mushyinguye kuko nibwo akadodo gasigaye bazaba bagaciye. Bajya kuzana umwami wabo mukuru witwa Satani ngo bita Rusofero ngo aze guca umutima wanjye. Nuko araza nabonye aza mu kigare kinini cyane urabona akagare k'abamugaye yaje yicaye ariko amaguru nkabona araboshyemo mu kagare. Rya jambo rivuga ngo Yesu yasize amuboshye ikuzimu ni koko karaboshye nyine akoresha umwuka n'abadayimoni ariko waboheye ikuzimu. Nuko araza amaze kuza azana ikintu kinini cyane cy'ikigare bari bashyize kuri sheze banteretse hejuru baranzamuraga ni mu mwuka bakantereka hejuru gutya kugira ngo bamvugirize induru ndi hejuru bandeba ku gasozi kuri stage. Nuko ngiye kubona Satani araje barambwira ngo umwami wabaraje bakoma amashyi umwami wabaraje. Ako kanya isaa 9 bari bampaye zari zigiye kugera. Nuko ngiye kumbona nanjye mbona nimero inje imbere numva ijwi riramwe ngo ni ntanga iyo nimero mvuga iyo nimero ya telefone nyibwira abari hejuru yanjye ubundi iyo nimero bayihamagare ngo nyiri iyo nimero aza yihuza cyane atege ubu nahagera ngo niwe unsengera isengesho rya nyuma ngashyingurwa. Nuko ijwi naryumvise ndangize nimero ndayibabwira ntimutangaze ni 0788 uko nimero ndi kuzireba narazirebaga zose ariko sinamenya nyirazo. Barangije baramuhamagara nyirazo bamuhamagaye bitarwa n'umupasiteri wari gusengera i Masaka. Naho umupasiteri ngo amaze iminsi 7 asenga amasengesho iminsi 7 ngo Imana yamubwiye ko ari umuntu azajya kubohora ikuzimu yaboshywe. Murumva ibintu by'Imana inzira z'Imana ibintu by'Imana babiteguye. Nuko baramuhamagara umupasiteri aravuga ngo muri Faisal simpazi ngo rwose ibyo bitaro sinabasha no kubigeramo n'ibitaro bikomeye. Yari umupasiteri nyine urumva utamenyereye Kigali cyane. Nuko
pasiteri ngo yateze yiruka cyane, ateze yiruka, ngiye kumva numva amajwi ikuzimu baravuze ngo Satani ngo naze umwami wawe ngo nkate hakiri kare, ngo kuko ngo wa mwami nahamagaye ngo agiye kuza. Murumva ukuntu imbaraga z'Imana zikora. Iyo Yesu agiye kuhagera abantu bose barabimenya, n'abadayimoni bose barabimenya, n'ikuzimu barabimenya. Haleluya. Abantu bahamiriza umwami bamamirize, utera haleluya bajya bavuga ngo gutera haleluya umwe ngo abadayimoni 1000 barapfa. Ni koko niko bimeze, narabyiboneye. Haleluya imwe yica abadayimoni 1000. Nuko bamaze guhamagara uwo muntu, garafure niwe wafashe telefone ajya hanze aramuhamagara aramubwira ati nitwa pastor runaka, ati ngwino usengera umuntu uri hano urembye apfe, bavuze Imana yavuze ko ari wowe uza kumusengera isengesho rya nyuma, ukanamwihanisha wenda agapfa apfiriye mu mwami. Nuko nibwo rero yaje amaze kuza, ngiye kubona umuntu Satani nawe aje abyigana ngo aze gutanguranwa na Yesu kuhagera. Nuko araza bamuhereza umukasi, bari bamuteguriye agakoko. Murabona ibintu bategurira abantu bagiye gutaha, nko gutaha inzu nziza cyangwa urusengero, nk'umuperezida bashyiraho umukasi munini cyane n'indabyo, ubundi bashyiraho indabyo zitukura n'iz'umukara, nizo nabonaga. None mbona umukasi urimo hagati. Nuko baramuhereza, baramuzanira, nabonaga ari ingabo zirenga 1000 bingahe zizanye iyo nkoko, baramuhereza. Bamaze kumuhereza araza, yari hasi yanjye, ngewe nari hejuru cyane. Ngiye kubona mbona afashe akaboko ari hasi, afata wa mukasi ahita azamura akaboko, mbona karazamutse, akaboko kari kagufi ariko mbona gahise kangera, kandi ari hasi cyane, ari nko mu kilometero, nko muri metero 1000. Mbona arazamutse, amaze kuzamuka ahita aza gukata umutima. Aje gukata umutima, ijwi ryahise rihagarara. Nuko bica abantu bagahita bahera ya magambo nabwiraga abantu, none nabwiraga ibiri kumbaho. Ubwo rero wari uri hejuru, Satani ari hasi. Amajwi amaze gushira hariya mu bitaro, mbega we wari utegereje urupfu ko rukugeraho? Nari ntegereje urupfu kurongeraho ko nari nabibonye. Icya mbere nari nahawe isaha yo kuba nshyinguwe, icya kabiri narirebaga nkabona byarangiye, icya gatatu nari nzi ko aho ndi ntawe ushobora kuhankura. Noneho ariko uko natakaga kose, natagaga ntabaza Yesu w'i Nazareti, kuko nari nabwiwe muri ya magambo ngomba kumuvugamo, nkavuga ngo Yesu w'i Nazareti watewe icumu mu rubavu, akavamo amaraso akaba yaducunguye, byose ndabivuga ku musaraba igorogota, byose ndabisobanura kugira mutandukanye n'abari ikuzimu. Kuko numvaga tuzabikomeza mu biganiro tuzadukorana, numvaga hirya no hirya babaga bari mu byumba, nkumva harimo abantu bari kwiga amasengesho. Hano hari amasengesho abantu basenga mu nsengero, baba bararepese aturuka ikuzimu, bakarepeta bakavuga izina rya Yesu ariko ntibarivuge ngo barirangize, ukagira ngo ni ururimi bari kubivugamo badashoboye, nkaho waba uri kuvuga ikinyarwanda utakizi cyangwa uri kuvuga igiswahili utakizi, ukumva izina ryose urivugamo ibice ariko ni amazina barepetera ikuzimu. Noneho akaba ari ba Yesu bari guhamya bo kuzimu, nawe ukajyamo nawe ukabigana, nawe ukagira ngo nibyo ari ku bundi uri gusenga umwami wawe. Nagiye kubona mbona rero nyine Satani arazamutse, araza aza gukata umutima. Umukasi ugiye kungeraho, nibwo wa mupasiteri nawe yaje yiruka cyane. Aje yiruka, ngiye kumva numva ikuzimu baravuze ngo Satani nakate vuba, we Satani yahagera. Numva baravuze ngo mwibuke ko Yesu yageze, ngo turashya twese tugakongoka, ngo none nutinda gukata umutima, ngo kandi ngo ageze mu nzira ngo arimo araza ngo turumva imirindi yiwe wirimiza. Nuko pasiteri araza yiruka cyane, ageze kuri Roi Faisal. Satani ifite imbaraga nyinshi nk'uko nababwiraga. Wageze kumbaza muri cya cyiciro cya mbere ngo ese koko ashobora gutuma abantu batirukanwa mu kazi? Ese afite imbaraga zo kubikora? Afite imbaraga zo kubikora ariko z'igihe gito. Waguma mu kazi ariko bikarangira ukavuyemo. Naho ngaho rero bahise bategeka abadayimoni, baravuga ngo nibajye ku muryango ngo binjire mu basekirite. Bura Satani giteza ikibazo, niyo mpamvu mujya mubona iteza ikibazo, umugore n'umugabo agatangira kurwana, bari barimo bumvikana, ukabona intambara ziravutse mu miryango, nyamara ntibamenye uko byagenze. Nkabwira abantu ngo bajye basenga Imana cyane, Imana ibashyireho uburinzi, kuko imbaraga za Satani ifite ingabo nyinshi ziba ziri kutugendaho. Yafashe abadayimoni bose barenga 1000 bashyira ku muryango, barategeka ngo uwo muntu ngo uzanye na Yesu ntiyinjiremo.
nuko ngiye kubona mbona abasekirite batangiye intambara, mbona ibyombo bitangiye gucicikana, mbona batangiye gutanga mesaje zirasohoka zivuga ngo mwibuke ko amasaha yageze yo gukinga ngo nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira. Ubwo bari kurwana kugira ngo uje gusenga Imana kujyanye umusenyi agume hanze. Nuko abasekirite batangira kuryana, batangiye umwiryano uratangira, ariko pasiteri ubwo bahageze, ariko nawe aza ari mu mwuka w'Imana, ahageze abyigana nabo yinjira, baramufata, bari bamubonye baramufata, bamaze kumufata haba intambara yo kumufata. Abantu bibaza ngo ese ni igisambo, ese ni ibiki? Pasiteri akuramo ikoti, amaze gukuramo ikoti asiganya ishati, ishati nayo bashaka kuyimuciraho bamubuza kwinjira. Satani ifite imbaraga nke z'ako kanya ikora ikaryanisha abantu, iteza intambara zikomeye cyane. Ngeweho nari njyamye narabirebaga byose. Nuko pasiteri yari ari mu mwuka w'Imana, imbaraga z'Imana nta kizinanira, nta wafata Yesu, nta mudayimoni wabuza Yesu kugira gukora imirimo n'ibitangaza. Nuko abarinjiye arabacika arinjira, mu by'ukuri yaje yambaye ishati bayifunguye bipesi, ikoti bararisigarana, ariruka yinjira kuri reception yari mwuka w'Imana, ntiyabajije, arazamuka ko nari muri etage ya 3 hejuru mu cyumba cya 220. Nuko nta muntu wamubwiye hariho, we gusa yaje ari mu mwuka w'Imana hareba, araza uko yazaga yiruka niko kwa kuboko kwasingiraga kujya gukata umukasi, kujya gukata umutima. Ukuboko kwari kungeza bagiye gukata, nanjye nabonye ko bagiye gukata umutima ngo birangire, kandi nijwi bari bamaze kurifunga, namaze kubikiragi, byarangiye gupfa byarangiye. Amarira yari yatangiye kurira, madamu yari yatangiye kuvuza induru ngo igihe kirageze cyo kujya gushyingura. Nuko pasiteri nawe asimbuka, arazamuka afata puanye y'urugi arakingura, amaze gukingura njye ntabwo siwe narebaga cyane, nongeye kumva numva arasimbuka angwaho, amaze kungwaho anyinjiramo mu mashuka, afata amashuka aritwikira, umutwe uhana n'umutwe, n'agatuza gahana n'akandi, n'amaguru ahwana n'andi, andyamaho turafatana. Arangije sinageze numva ijwi ry'umuntu cyangwa ry'umupasiteri, ahubwo nagiye kubona akimara kungwaho, nagiye kubona mbona wa mukasi n'uwari uwufite bose baguye bagaramye. Haleluya. Mbona noneho Satani na cya kigari bose bikubita hasi bagaramye. Noneho agwira bwa budayimoni bwose burenga ibihumbi, bwose buragwirirana. Nagiye kubona mbona nageze kugera ahantu perezida arahira muri stade, hari abantu benshi cyane, hari igihe habo mu byigano mwinshi abantu bagahirana bakagwanirana. Nuko byagenze nka kuri ejo bundi Rotary kurahira uko byabaga bimeze kuri stade, mwarabibonye abantu bari niko byagenze. Ngiye kubona mbona abantu bari kugwana hejuru, mbona induru zirabaye. Na uko induru zabaga rero, ni wa pasiteri yavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, akavuga ngo Yesu wahamagaye yahageze, nicyo jambo yavugaga. Uko yavugaga abadayimoni 1000 barapfaga. Haleluya. Ndembireba nabiboneshaga n'amaso yawe, nkabona umuriro uratse, nkabona ibibombe biraturitse, nkabona ibiki. Ubwo ngiye kubona uko byakubitaga gutyo niko umubiri wanjye watangiye gusubiraho. Haleluya. Niko umubiri wanjye watangiye gusubiraho. Mbona inzara bari bazikuyemo, mbona barongeye bazisubijemo, zirongeye zisubijemo. Ngiye kubona mbona ibinyita byongeye bisubiyeho, ngiye kubona mbona umusatsi urongeye usubiyeho. Uko umubiri wagenda gusubiraho niko intebe yazamukaga yasheze, mbi kuzimu ngiye gusubira hejuru. Nuko ndazamuka, maze kuzamuka ngeze hejuru mbona beto. Iki beto mujya mbona beto itwikire fose boutique, mbona iki beto kiragutse gukiromotse, kimaze komoka mbona numva umuyaga wa serwakira uranzamuye muri cya kibeto, nkuko wabona akanya gacitse hagafungamo akadirishya gato cyane. Mbona no kinjugunye hejuru, mbona nguye hejuru ya beto, ngiye kubona mbona chaise, ya chaise nanicayeho numva iramanutse ndi kuyumva mu gutwi kwanjye. Mwari mwafatiwe ngo murite mu cyobo kitarimo ikintu kigenda kivuga, iramanuka kivuga. Ngiye kumva numva kiguyemo imbere, numva kiguyemo kure cyane, numva ya ntebe isubiye kuzimu igwa kuzimu. Noneho ngiye kubona mbona cya kibeto nacyo kirifunze. Nuko ngiye kureba mbona ibiti, mbona aho nari ntabwo nari nkibona ibiti, sinari nkibona ibyatsi, mbona ibibabi bya green, mbona n'ikirere, ngaruka mu isi. Noneho ngiye kubona mbona ariko nicaye aho ngaho, mbona nicaye hasi nditegereza ndareba, mbona isi iriho yonyine gusa ariko sinabona abantu. Ngiye kumva numva ijwi rivugiye hejuru yanjye,
rirambwira ngo yewe mwana wanjye kebuka undebe hejuru yawe noneho ndakebuka gutya ndareba kebutse gutya ndebye mbona noneho umugabo muremure cyane ntabwo narebaga uburebure bwiwe ntabwo nabashaga kureba uburebure bwiwe n'ubugari bwiwe noneho numva arambwiye ngo ndeba neza unyitegereza nuko ndareba ndamwitegereza gutya arambwira ngo ni njye Yesu uhamagaye haleluya arambwira ngo ni njye wahamagaye ngo gutabare none aka kanya ndagutabaye arambwira ngo ni njye nagutabaye ngo isaha yose wantabaye ngo byose ngo nakumvaga ngo ahubwo nakumvaga nkakureka ngo ariko ngo kubera ko ari njye nari nagushyizemo hariya ngo ariko ngo igihe cyageze ngo kuko ngo sinye nkora ngo ko umuntu amamagaye nuko niboneye arambwira ngo nkora isaha yanjye yigeze nibwo nkora haleluya arambwira ngo isaha y'Imana yigeze nibwo gukora kwayo gukora arambwira ngo nabibirebaga byose ibyo bagukoreraga atariko twari twakuretse kuko wanze kumvira ijwi ry'Imana arambwira atariko noneho ati kuko wageze ikuzimu kampamiriza ugahamiriza ko Yesu ari umwami ugahamiriza ko nikuzimu ngerayo nicyo cyatumye nanjye nje kugutabara nuko arambwira ngo rero ati uyu munsi ndakubabariye ibyaha byawe ndavuga nti se ubu koko ni wowe Yesu Kristo w'i Nazareti arambwira ati ni njyewe nase ko nabonye ba Yesu bandi bimeze bite ndamubaza icyo kibazo arambwira ngo ni njye wahamirije ko ari Yesu w'i Nazareti wateye icumu mu rubavu ahita akuraho gutya nyereka ikanzu amaze gukuraho ikanzu gutya ndabyitegereza nyine mpita mbona nyine hahandi yatewe icumu mu rubavu harimo ryatandukanye ahita anyereka no mu biganza gutya arambwira ngo reba mu biganza byawe mbonamo hamwe yateye ibisumari arambwira ngo dore nguyu Yesu w'i Nazareti wabambwe ku musaraba igorogota arambwira ngo kuko wampamije ikuzimu nanjye nibwo ngiye kuguhamya arambwira ngo rero ngo ubaye umwana wanjye aranyatuza arambwira ngo ni natura ibyaha byanjye byose navuze ibyo nakoze mvuga n'ibyo ntakoze ndabyatura byose ndavuga byose kugira ngo ntagira icyo nibagirwa nkajya mvuga ibyaha byose bibaho ku isi ndavuga nti byose narabikoze mwami wanjye mbabarira nuko arangije arambwira ngo ndakubabariye nuko arambwira ati rero hitamo ibintu bibiri umva ikintu gikomeye yamutangijemo arambwira ko maze kukubabarira ngo ucyure cyangwa nkugumishe ku isi nuko ampa umukoro ukomeye cyane ariko igisubizo nasubije naratekereza ndavuga nansubiza ku isi ndongera njye kubabazwa kwa kuntu nababajwe mwumvise ko nababajwe cyane kuko bankuragaho umubiri ndeba narababajwe bifatika muri ya masaha yose naratatse kugeza ubwo nasaraye abantu bari hejuru yanjye barabyumvaga nuko ndavuga nti mwami sinibuka ko mfite umugore n'abana ndavuga nti mwami ncyura ntazongera gukorera uriya mwami wanyibye kuriye kuko n'ubundi warambwiraga nkanga kumva n'ubundi ninsubiraho ushobora kuba zongera ngakora ibyaha arambwira ati oya igihe cyo gukira ntabwo kiragera arambwira ngo uracyafite abana uracyafite umuryango ugomba kurera ati ikindi cya kabiri ati ndashaka kuzajya kuvuga ko Yesu ari umwami ndamubwira nti se ko numva ntazabishobora se kuba pasiteri arambwira ati ntabwo nkubwiye ngo uzabe pasiteri uzavuge ko Yesu ari umwami aho uzajya uca hose ujye ubabwira ko Yesu ari umwami nuhabwa ijambo mu rusengero ukananirwa no kuvuga amagambo menshi uzabwire ko Yesu ari umwami nurangiza wicecekere ati kandi uzababwire imirimo yanjye uzababwire naho nagukuye kuva itangira kujya n'iherezo ubabwire nuko ari njye nakuzuye nkagukura ikuzimu aho Satani yari yakuboshye nkakuzana nkakugarura ku isi ati ni ngiye kubana nawe nanjye nzakorana nawe ibihe byose amen nuko nkebutse rero wa mugabo ndamubura maze kumubura mu maso ntangira kubona ibikesi noneho nari napfuye nyine birumvikana ba bantu bandi hejuru barambaza ngo bite ndababwira nti sawa ngiye kubona mbona umupasiteri nawe arambwira ati amahoro ya Yesu abane nawe nuko ndavuga nti ndayakiriye arambwira ansomera ijambo ryo muri Bibiliya nuko amaze kurinsomera aransengera amaze kunsengera arambwira ati nakoranye nari naje gukora umurimo w'Imana arambwira iby'Imana byose yamutumyeho nuko arangije aransezera aragenda sigara mu bitaro bya Roi Faisal nuko igitangaza cyabayeho nuko abaganga bose baje kunsuhuza bose baza kumbaza Innocent ngo ahantu uvuye harakomeye cyane ngo hari hakomeye cyane ngo abantu iyo bagezeyo ntabwo bajya bagaruka niko abaganga bamwe bambwiye hari hakoze abakecuru bamaze imyaka myinshi cyane bigaragara ko rimwe na rimwe simbizi niba babaga bazi uburyo impfu zitwara abantu uburyo aho zituruka nuko zigenda ariko ndibuka ko wibuka ko bambwiye ijambo bavuze ijambo rikomeye njye gupfa ngo ese ko yari kuzataha ejo ngo turavuga ko yishwe n'iki ngo abantu benshi kandi basigaye bapfa gutya ngo kandi bari butahe ari bazima twarangije no kubavura impfu nyinshi rero zirahari ni Satani iba yasabye abantu nk'uko nanjye yari yansabye kandi Imana yari yabikoze ibishyira mu bikorwa nuko ndapfa ariko Yesu aranzura
Imana ihe umugisha abantu bose bari kumva ubuhamya. Ubuhamya bwandenze kabisa. Buriya ngira amatsiko menshi ntabwo ninjiye neza ngo nkubaze, kandi urabona ko amasaha twaje urumuri rugihari kuri ubu ruri kugenda rushira, ariko unyemereye ntazagaruka nkakora part 2. Ndumva ntacyo bitwaye, na cyane ko niyo channel ya mbere nishyizeho ubuhamya. Bajyaga bansaba ariko nkavuga ntabwo ndabutegura neza, ariko nkuko Imana yavuze ngo isaha y'Imana ikintu cy'isaha y'Imana kitaragera, isaha y'Imana yari ngiyi, ubu channel ya mbere inyuzeho iki kiganiro ubwo byari ngiyi, ni Imana yari yateguye ko izanyuzwaho ubuhamya. Imana ishimwe, buriya turabanyamugisha. Muri abanyamugisha cyane rwose, murumva ko aho Imana yankuye ni kure cyane, kandi iki kiganiro nkoze ndumva ari abakireba hari aho kizabakura, hari naho kizabageza, kandi icyo mbifuriza no kujya muri Irembo Siyoni bakava mu byo barimo bidasobanutse, kuko ibyo barimo biraza gushira nonaha, ariko Irembo Siyoni ntabwo bizarangira. Amen. Wenda mu gusoza ndakubaza nk'utubazo tubiri. Hari wavuze ngo urumva already wari uri kuzimu, muri make ni nkaho wapfuye hejuru. Ese utekereza ko iyo baza gukata uwo mutima wari byari bugende gute nyuma yaho, wari bugiye harenzaho? Iyo baza gukata umutima, umubiri nawo wari kubushizemo umwuka burundu, bagahita bajya gushyingura umubiri, none nkaguma kubazwa kwa Satani. Icyo kibazo mbajije ni cyiza, kuko baranzengurukije, nagiye mbicamo binyura hejuru byinshi, baranzengurukije bajya kunyereka abandi bantu bishwe bari kubabaza cyane ya myaka yose. Urumva nyine nagiriwe ubuntu, Yesu aza kuntabara muri ayo masaha muri icyo gihe. Abandi batagiriwe ubuntu bariho barababazwa ikuzimu ngo bategereje ko Yesu azajya kubatabara. Kandi igihe cyo kwihana kiba cyararangiye, utarihanye ukiri hano ku isi nta handi hantu ushobora kongera kwihanira. Kwihana ni ubu ngubu tugifite umwuka w'abazima, ariko igihe tuzaba twamaze gucika uwo mutima bizaba byararangiye. Akandi kabazo gwenda kamatsiko, ese utekereza nkaho Yesu yari akubwiye tese nkucyure cyangwa nkusubize ku isi? Buriya se bishatse kuvuga yuko uramuka wemeye gucyurwa wari buzamurwe mu ijuru, cyangwa ni gute ubitekereza? Nari buzamurwe mu ijuru kuko yari amaze kumbabarira. Urumva yarankuye ikuzimu aho bari bamboshye Satani, amaze kunyambura Satani, kuko nari namuhamirije ko Yesu ari umwami kuzimu. Rero nari kujya mu ijuru kuko yari amaze kumbabarira, yari amaze kumbwira ngo ibyaha byawe byose urabibabariye. Uwo Yesu ababariwe rero ahita ajya mu bwami bw'Imana, na cya gisambo yababariye ku musaraba nacyo cyagiye uburyo bwe. Rero bivuga ngo nanjye nari kujya mu ijuru, ahubwo icyo ntari kuzabona ni imirimo, ko nta mirimo nabaga mfite. Urumva nari mbabariye ibyaha gusa, nari ngiye mu ijuru ko ntazagira imirimo yo gukora. Ariko ubu ngubu nagumye ku isi, ndimo ndakora imirimo myiza, ndimo ndahamya ko Yesu ari umwami, ndakora imirimo ifatika. Hari ibyo nifuza kuzageraho, nahigiye Imana. Hari amakampani yo gufasha abatishoboye, ibyo nagiye mpigira Imana, nifungura inzira nkabona ubushobozi, ibyo byose nzabikora, ko ndifuza imirimo nanjye izamperekeza mu gihe cyawe. Wenda se dutekereze yuko hari abandi bantu benshi bagirirwa amahirwe nk'ayo yawe, ku buryo hari benshi bakurwaho ngaho mu by'ukuri bari bapfuye bisanzwe, wenda nk'Imana ikabatabara ikabagezaho muri utwo twatsi twiza wari uri, ikabazamura mu ijuru? Ntabwo nabimenye neza kuko ayo mahirwe ninjye nari nyahawe, kuko ntabwo twari benshi ngo tuyahabwe turi benshi. Ariko nkiri hasi nabwirwaga ko hari n'abandi benshi bariyo bategereje ko Yesu azaza kubatabara, ariko bakaba bari kubabazwa. Ariko Satani kabibizi neza ko atazabatabara, kuko bagombye kuba barihanye bagifite umwuka wo kwihana, ariko icyo gihe noneho bakaba bari kubabazwa bari kuzimu, bategereje ko ibihano Satani azahabwa nabo bazafata. Nkabwira abantu ngo abantu nibihana bahinduke, kuko ntabwo ari n'ibintu bigoye cyane. Inzira y'agakiza, kwihana no kureka ibyaha, ni nabyo bintu byiza, kuko ubundi cyiza kiruta ikibi. Abantu bari mu mahoro n'abafite Imana, ntacyo bitwaye rero kuba bareka biriya bakigira mu nzira y'agakiza, bakazabana n'ubugingo buhoraho. Tukiri aho, wenda utekereza ko ari iki wenda cyatumye Imana igutoranya kugira ngo wenda iguhe experience nk'iyo, cyangwa se iguha amahirwe yo kuba hari ibyo warunguruka? Ntekereza ko abantu bose Imana irabakunda, ariko ni amahirwe ya nyuma Imana yampaye. Umugabo umwe witwa Ezekiya
nawe yari yapfuye. Amaze gupfa aragenda araryama ivure, abwira Imana, yibutsa imirimo Imana, arabwira ati ibuka ko nagukoreye, ibuka imirimo n'ibitangaza nakoze, nanjye unyongereye iminsi yo kubaho. Imana yumva gusenga kwe, imwongera imyaka 15 yo kubaho. Bivuga ngo rero nanjye ni mu nyongera, byari byarangiye, ni urukundo rw'Imana yankunze iranyongerera. Ariko nkabwira abantu ko ntabwo ari bose, sinzi niba nabo bazabona ayo mahirwe. Nkavuga ngo rero bakwihana mbere y'igihe kugira ngo ejo nibabura ayo mahirwe batazarimbuka. Ariko ngewe rwose ni urukundo rw'Imana, ni iminsi Imana yanyongereye yo kubaho kugira ngo nzavuge gukomera kw'Imana. Urakoze cyane. Akabazo ka nyuma rero, watubwiye ati mama we yakomokaga mu bwoko busenga. Ukomeje kuvuga uratubwira ngo mu Minembwe, mu Bibogobogo, hanyuma wenda ntekereza yuko aho n'Abanyamurenge bahatuye. Mama we niho yari atuye? Niho yavukaga. Mama wanjye ni Umunyamurenge nawe, yavukaga nyine hariya, niho avuka, ntabwo ari yavukaga. Iyo tuvuga ngo yavukaga nuko atakiriho. Niho yavukaga. Data yakoreragayo kera, akorana n'abazungu, nyine aramushaka kuko data yazengurukaga nyine mu mahanga, urumva agenda n'abazungu aho bari gukora. Byaba ngombwa ko amugenda naho agiye hose. Ageze rero mu Rwanda, Afurika yose yayizengurukagamo. Tugeze mu Rwanda rero aba ari bwo agwa mu Rwanda muri genocide papa. Mama wanjye arasigara, ariko mama wanjye ni Umunyamurenge w'Umukongomani, noneho data akaba yari Umunyarwanda. Uzi hari ikintu bajya bita ngo imirara mu Banyamurenge, waba uzi umurara wiwe? Ni Umunyakarama. Umunyakarama? Ni Umunyakarama. Ngewe bwo ndi umwishywa w'Abanyakarama. Uri umwishywa w'Abanyakarama. Hari Ikinyamurenge uzi cyangwa? Mama yarinze ava mu mubiri akivuga Ikinyamurenge. Yapfuye 2015 ejo bundi, ariko n'ubundi nta Kinyarwanda yigeze avuga, n'ubundi yavugaga Ikinyamurenge. Yarinze apfa avuga Ikinyamurenge. Ngewe rero ntabwo nakimenye cyane kuko mperukayo aje gusengera kwa Mariyamu. Ni kera ngo nari mfite imyaka 2, nibwo yari ampetse mu mugongo. Wageze kwa Mariyamu? Ariko urumva nageze mfite imyaka 2. Ntabyo nzina byabaye, ariko mama avayo yatangaga ubuhamya turi kumwe, numva avuga ko yavuyeyo. Ibyo kwa Mariyamu twarabikurikiranaga cyane, ariko nanjye urumva ko nagezeyo nkiri umwana mfite iyo myaka 2. Rero nuko twari tumeze. Ubu famiye n'ubu ngubu izo kwa data zararangiye, izo mfite ni izo kwa ba marume b'Abanyakarama, ba Muyomba. Turabana hano, abandi baracyariho hakurya hariya. Nuko reka ngushimire. Ndi gutanguranwa ngiye kuvuga ati pasiteri, ariko reka mvuge ati mukozi w'Imana, reka tugushimire ko tugize amahirwe yo kujya kuri uyu mugisha w'iki kiganiro, ari natwe ba mbere. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. N'undi munsi wenda nitugukenera cyangwa se bitewe n'ibibazo tuzagenda duhura nabyo muri komenti, tuzakugaruka imbere. Rwose turumva, sinzi ikintu nakubwira, ariko Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Wari uvuze ngo pasiteri, ntabwo wibeshye, kubera ko iyo abantu batarimikisha umuntu amavuta, Imana iba yaramaze kumwimikisha amavuta. N'ubundi imbere y'Imana nitwa pasita. Hari n'abanyita bishopu. Mfite imbuga za internationali mvugiraho ubutumwa. Abo bose ndi umushumba wabo, ndi pasita wabo, ndi bishopu wabo, ndi umuhanuzi, mbese buri kimwe cyabo, kandi mpanurira mu ijambo ry'Imana. Kandi ibyo bintu byose nagiye nyuramo. Iyo ngusomeye ijambo ry'Imana inshuro nyinshi, hari igihe nkubwira ikintu kikaba, kuko Imana ikorana nanjye mu bihe bitandukanye. Rero ntabwo wibeshye cyane, kuko wari ubivuze. Nta pasita, nta muvugabutumwa, twese turi kwamamaza ubwami bw'Imana. Hari igihe wasenga umuntu ukamubwira ikiri bube? Hari igihe wasenga umuntu ukamubwira ikiri bube? Nge navuze ngo mpanurira mu ijambo, kandi ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Abahanuzi b'iki gihe harimo benshi bavangiwe, baravuga ibintu bijyanye n'indamu, bijyanye n'ibindi, mbese umurimo w'Imana barawuvangavanze. Ariko abakoresha iri jambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye. Icyo biba bisabwa rero nta kindi, ntitwite abahanuzi, ahubwo iri jambo iyo turi kubwira ukaryizereramo. Iyo uryizereye mu byo wizeye byose biraba. Amen. Wenda hari imbuga runaka ushobora kuba ufite ukoresha nk'umuntu ashatse gukurikirana yareberaho?
mfite urubuga rwitwa Ca Bugufi Ministries, ni nanjye admin warwo. Mfite n'urundi rubuga rwa Benekora, mfite n'imbuga ziri ahangaha zitandukanye z'amatorero tubamo. Izo zose namwe ubwo nzazibashyiraho, namwe mushyire ku zanyu, twamamaza ubutumwa bw'Imana. Inkuru zose tuzajya tubona zo kwamamaza ubwami bwa Yesu, tuye dufatanya kandi tuye dusengerana kugira ngo imirimo dukora natwe y'amaboko Imana irusheho kwizamura, aya macano Imana yazamure, kuko ni ubwami bwayo turi kwamamaza. Pastor kangushimire, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha namwe byose. Yes. Hamwe n'abanyamakuru mwazanye mwese, mbasabiye umugisha utagabanyije. Imana ikomeze kubagura mu buryo butandukanye. Imirimo mukora ni imirimo ikomeye. Imana ikomeze kuyagura kandi Imana ikomeze kuba umugisha. Urakoze cyane. Asante sana. Yego. Intebe yanyu nayivunnye nayimatse. Tuza kwegera hari bwicara.